umuntu nka Kagame uhora arwaye mu nda, uhitwa uruka, ari perezida wa repubulika atabuze ibimutunga, ni ukubera iki? Uzabaze ba Nobure Marara barabitubwiye ko Kagame akunda guhitwa, akunda kuruka. Ni ukubera iki? Ni ukubera umutima mubi, umutima mubi utuma nta kantu arya ngo karegame mu nda. Ibyo bintu by'ubugome nibyo byatumye angana kuriya, asa nk'amagufa gusa, atagira akabiri kamufata ku mubiri. Abandi bantu b'inkotanyi mwarabonye barabyibushye, bazanye amabuno, bazanye amabere. Kagame asigara agakoni k'amagufa gusa. Magarari aho ngaho azicwa n'urwango. Murakoze. Murakoze mzee Matata, azicwa n'urwango ariko rwamaze kumwica kera, keretse nirwica izina gusa, ko izina niryo dusigaye twumva risirikira aho hose. Nagira ngo mbere yuko nsoza mbabwire ko ibyo uwo mama wakubwiye ati Abatutsi ni abagome cyangwa nta n'uwigeze amfasha, nge ndunga rwose murye, nabavutsemo, ntabwo nzi neza yabo, bene wacu barimo nta n'umwe nkuyemo, abansanze mu gihugu ubona uyu munsi impamvu mvuga ntihagire n'umvuguruza nuko ntibanzi, ntabwo bashobora kukumenya iyo ntacyo ufite, bakumenya ari uko hari dog izina ryawe rigomba kujyana n'ibyo utunze. Iyo ntabyo utunze ntabwo bakuzi, iyo ntabyo utunze ukaba utazi no guhakwa biba birangiye, ntabwo izina ryawe bashobora kuzapfa barimo. Ubu Umututsi w'Umuhutu ntabwo baba bakuzi, ntabwo mumenyana. Ngo rero urwango wa mugani wawe uko bivuze uti abana nibigobotora urwango ababyeyi babo bababeshya ko ngo bazategeka imyaka 400, ariko bajye batekereza na plan B. Ese iyo myaka 400 ko bigaragara neza, bitangiye kugaragara ko muri 27 za sekurume zanze konka, abo bana babeshye bazaberekeza he? Kandi ko nabo bakigera mu Rwanda babyaye abana babo bakaba bagize imyaka za 25 27 gutyo, bo bazaberekeza hehe n'urwo rwango babashyizemo? Nuko yarambwiye ati ibyago abanyarwanda mwagize, ati nuko Abatutsi twavutse mu Rwanda, Abatutsi turi inyoko mbi. N'Umututsi kazabimbwira, ambwira ko mu buzima bwe Abahutu bamugiriye neza, abantu bamugiriye nabi ari Abatutsi bene wabo wa nyina, bene wabo wa se. Aravuga ati twigeze kwirukanwa mu isambu yacu, mama wabo ntasigaye ari wenyine, twirukanwa, ntabwo ari Abahutu batwirukanye, twirukanwa n'Abatutsi bagira icyo bapfana na data tubyara. Ubwo yabimbwiraga, wenda navuga ko abantu bari bamaze wenda kunywa akayoga n'iki basangira, ariko burya baca umugani nyine ngo umuntu asindana kariho, urumva. Kandi ntabwo ariko bwa mbere yabisubiremo, yabivuze inshuro nyinshi cyane. Noneho siwe wenyine, hari undi muntu nawe wabuze abana be, nawe simvuga amazina ye, hari aho nakoraga Ruvera Neve, nawe yaze kuvuga ati Abatutsi ni babi. N'Umututsi wasigaye wenyine nta bana afite, ariko yageze igihe abona ko bene wabo kugira ngo bamufashe mu kababara afite ko ari abagome, arabivuga. Nawe simvuze amazina ye, abantu benshi baramuzi, urumva. Ibyo bintu rero by'ubugome, dufite amoko mu Bahutu, dufitemo abagome koko bagaragaje ubugome. Navuga memo n'Abanyagitarama ntabwo bishwe n'Abatutsi, abanyepolitike b'Igitarama bishwe n'Abahutu bene wabo, kandi babica nabi nk'uko mwabyumvise mu buhamya bwatanzwe. Abagome rero babaho, ariko nagira ngo nkubwire ko indwara y'ubugome, indwara yo gushyira abantu ku ngoyi, ni ingoma ya cyami yabizanye. Ntabwo Abahutu bwabo ku ngoma zabo, mu mateka y'Abahutu bwabo ku ngoma zabo nta ngoyi yabagaho. Umuntu benabira bya gacaca bumva bavuga abantu umuntu yakoraga icyaha bakabya muri gacaca, wari umuco w'ingoma z'Abahutu. Umuntu wabaga yagomye bamushyiraga muri gacaca, ariko ntabwo bamushyiraga ku ngoyi ngo bamwice, kubera ko bari bazi ko amaboko y'igihugu ari abantu, ari abaturage. FPR yo murabona ko yisha Abanyarwanda, ikabica ikajya no kubishyira muri Kongo. Murabona ko isigaye yica Abanyarwanda ikazana abanyamahanga. Ni ya ngeso yo ko badafite nosiyo z'igihugu, nta rukundo rw'igihugu bafite, ahubwo bafite urukundo rw'ibyo bashobora kwiba mu gihugu runaka. Ari Bugande bahabaye bica Abagande, barabiba, baza mu Rwanda bica bene Abanyarwanda, barabiba, bajya muri Kongo bica Abanyarwanda bahungiyeyo, bica n'Abanyekongo bahungiyeyo. Iyo ngeso y'urwango yo kugira umutima mubi, umutima nk'uw'abanazi bo ku gihe cya Hitler,
iyo ngeso ituruka mu gitutsi, ituruka mu batutsi nibo bakomeje no gukomeza kuyihembera n'uyu munsi. None se urebye ibintu bakoreye umuryango wa Rwigara, ukarebye bakoreye Rujugiro wabafashije agatahuka mu Rwanda, ukaba ureba ibyo bakoreye Kizito Mihigo, umwana w'umututsi barihiye ishuri yaririmba indirimbo imwe bakananirwa kumwihanganira bakamufunga, aho bavuze ngo bamugiriye ikigongo kubera isoni byateraga Kagame, aho bamufunguriye yikomereje kwiririmbira nabo barongera baramwica. Ubwo se urumva hari ubugome burenze ubwo? Abahutu nabo bakoze ibintu by'ubugome, ariko ubugome burarutanwa. Nagira ngo mubwire ko umuco w'ubugome uturuka mu gitutsi, ahubwo abana b'abatutsi bariho muri iki gihe bazirinde ruriya rwango barimo kubateramo, ruriya rwango rwa Kabarebe, urwango rwa Twita za Tito Rutaremara. Nibabyirinda niho bazashobora kurokoka. Naho ubundi abana b'abatutsi baba bo muri Kongo, baba bo mu Rwanda, baba bari Bugande, baba bari muri Tanzania, abasore babyiruka b'abatutsi nibige kwanga urwango rwafashe intebe, rwahawe intebe mu gitutsi. Nibange ko babaraga bariya barunari barimo gusaza, nibange ko babaraga urwango. Umuntu y'umuraza urwanga apfa nabi, kuko byonyine iyo wanga umuntu ni wowe urwara, ni wowe ugira ibibazo, ni wowe urwara za kanseri, ni wowe urwara indwara zituruka ku mutima mubi. Umutima mubi niwe wica abantu. Ndagira ngo mbabwire ko bariya basaza ba Pasiteri Mpyisi ntabwo amazire ya myaka yose kubera ibindi. Mpyisi amazire ya myaka yose kubera ko yagerageje kubaho gikirisitu, nawe arabivuga. Ikiganiro uyu munsi kiri bubaze dufite umutwe ugira ngo ese kubwira abana amateka twabayemo birakwiye? Wavuga iki? Ese wareka iki? Ni iki mu by'ukuri wabwira umwana? Ko nashakaga ko banze mbasuhuze, nagira ngo banze mbamenyeshe ibyo tugiye kuganiraho, hanyuma mbasuhuze aho muri hose, abari mu gihugu imbere, abari hanze yacyo, aho mudukurikiye muri aho ariho hose. Ni iby'agaciro kuba kumwe namwe. Abantu bo muri chat namwe ndabashuhuje, hanyuma ngaha umwanya mugenzi wanjye Queen Betty nawe akabasuhuza, nyuma tugatangira. Murakoze nyakubahwa Minisitiri Felicite kumpa ijambo. Ndasuhuza cyane abanyarwanda bose baduteze amatwi muri uyu mugoroba. Ndasuhuza cyane inshuti zanjye zose zo muri chat, mukomere mukamate bizu. Ndasuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda, abari mu bihome, abababaye bose. Nkasuhuza ndetse muri uyu mugoroba imfubyi n'abapfakazi, kandi nizeye ko turagira ikiganiro cyiza cyo ku mateka ngo utazi yava ntamenya iyajya. Murakoze Queen Betty, umugoroba mwiza nawe ndawukwifurije. Reka dutangire twibaza rero, ese uri umubyeyi nawe? U Rwanda tubamo uraruzi, rufite amateka, buri muntu afitaye mu mutwe we bitewe n'igice yibonamo. Mbese uramutse ugiye kubwira umwana amateka uyu munsi, wamubwira amateka ki? Tuvuge ko uri nk'umuntu watahutse ariko ukaba waravukiye mu mahanga, iwanyu ntago bakubwiye mu by'ukuri uko byagenze kugira ngo wibone uvukiye mu mahanga, cyangwa se bafite uko bakubwiye ayo makuru, nimba waragize imana ukavuka ukibafite bose ugakura bose baraba. Ubwo ni ukuvuga ngo hari uburyo uzavugamo ayo mateka bitewe n'uko bayakubwiye. Ariko ikibabaje ni uko abo bantu dukeka ko uyu munsi ayo babwiye abana babo ari nk'ayo babwira abacu muri iki gihe, kuko urajya kubona ukabona bateruye ibintu batuye aho, ariko wajya no mu bushakashatsi, wajya no mu bitabo ugasanga binyuranye cyane n'ukuri. Ayo ni amateka y'uruhande navuga ngo rumwe. Hakaba abandi bakubwira bati twebwe twabaye muri aya, ibintu byacu byagenze uko nguko. Ubwo nawe niyo arimo kubwira umwana we. Ese Betty, ubu twabwira abana amateka yayo? Mu by'ukuri dufite amateka ki nk'abanyarwanda? Urakoze cyane Felicite kumbaza kuri icyo kibazo. Nibuze gutangirira ku kaparagrafe narebye muri iki gitabo cy'amateka cya Padiri Fortunatus.
ikikubwira ko u Rwanda rwacu ari igihugu kigoye, ari igihugu ntazi ikintu umuntu ashobora kukivugaho. Hari ahantu agira ati ngo sinzi niba ari ngombwa kugira icyo mbivugaho. Icya mbere cy'amateka y'u Rwanda ngo yari yaraciwe mu mashuri, ngo ntiyagombaga kwigishwa, nyamara iryo somo ryari rihari kandi si njye warishizeho. Iryo somo ryari ririho, si njye warishizeho, uretse ko ari njye waryigishaga. Ukuntu ryagombaga kwigishwa, amateka yaraciwe, simbizi rwose, ntabwo mbisobanukiwe. Hanyuma rero ubwo naje kumva bavuga ngo mu seminari nyobora ngo hari ingengabitekerezo. Nashikiranye n'abategetsi b'inzego zose bo mu ntara kugeza n'abo mu gihugu. Iyo ngengabitekerezo ntiyari ihari, n'abaseminari bahigaga icyo gihe barabimbajije, n'ubu kandi bakomeza kubihamya. Ubwo rero ibintu byakomeje gututumba rwose, bimeze nabi. Muri 2004 mvanamo akanjye karenge, kuko nibwiraga nti kiliziya ni gatolika, ni ukuvuga ko iri ku isi hose, umuntu ashobora kuyikorera aho yaba ari hose. Ubwo rero nsubira kuyikorera i Buraya, igihe kigeze nkomeza kujya kuyikorera muri Canada, ariho nkiri n'ubu ngubu. Ye urakoze Padiri Fortunatus. Ibi bintu bikubwira ko amateka y'u Rwanda, maze gusoma kuri iyi introduction y'iki gitabo cya Padiri Fortunatus, naribajije nti amateka y'u Rwanda ni ikintu gikomeye. Impamvu mvuga ko ari gikomeye, kera twize amateka mu mashuri abanza ndetse no mu mashuri yisumbuye. Amateka twigishijwe yigishwaga n'abarimu bose, abarimu batutsi, nk'uko dutangije mwarimu kandi duhaye amateka, tuyigishwa n'abarimu batutsi ndetse n'abarimu b'abahutu. Ntabwo mbizi yenda niba cyaba ari igitugu cyamuhagazeho, ariko ntabwo cyabahagazeho kugira ngo kigishe amateka abogamye, ariko simbihamya nkurikije ibitabo byinshi maze kugenda nsoma. Ni ukuvuga ko abantu bose bahuriza ku kintu kimwe, ko ingoma y'ubwami yabaye ingoma itarabaye nziza, ingoma y'igatinyagazo, ingoma mpotozi nk'uko tuyibona uyu munsi. Nuko rero nkavuga nti banyarwandakazi, mureke tumenye amateka yariyo, amateka y'ukuri, amateka duhabwa n'ibitabo binyuranye, atari aya Fortunatus, atari aya bashaka gupfukirana. Noneho ayo mateka nyine tuyigisha abana bacu, tumenye ko habayeho ibihe bitandukanye, hakabaho igihe cy'abami, abami bayoboye gote, ayo mateka ntibayapfukirane nk'uko Padiri Fortunatus n'ingorabahizi mu kwigisha amateka, kandi amateka yabayeho, kandi uri kumva byari byarahereye mu gihumbi bari barafashe ubutegetsi kuva muri 1994, muri 2004 bakuraho amateka. Ubwo uri kumva bari bakiga strategy y'ukuntu bakuraho amateka yabayeho, kuko iyo batarabayeho ntabwo bari kwemera ko yigishwa kuva muri 1994 bahageze kugeza muri 2004. Noneho muri iyo 2004 rero ubu ngubu abantu bahawe ayandi mateka adahuye n'amateka y'ukuntu ibintu byagenze. Ubwo rero nkavuga nti ngewe umwana wanjye nzamwigisha amateka, mubwira nti amateka umva ku ngoma ya cyami byagenze gute, ntarya indimi byagenze gutya, habayeho agapyinyagazo, habayeho shiku, habayeho ikiboko. Noneho nongere mvuge nti muri repubulika, muri repubulika habe repubulika ya mbere na repubulika ya kabiri, byibuze habayeho ubwo bwigenge abantu batashoboye gusigasira. Umuntu akagira agasambu ke, umuntu akigisha umwana we uko ashoboye nk'uko mwarimu abitubwiye, mbese umuntu agahabwa agaciro uko bigize, nuko abantu batashoboye gusigasira vraiment uwo murage n'ubwo bukungu twari dufite mu gihugu cyiza cy'u Rwanda. Noneho kandi nzabakurira inzira ku murima. Ubu ngubu noneho turi kubona indi ngoma iri sous forme yo mu gihe cya cyami. Hanyuma mbabwire amantuza, mbwira abantu bose nk'uko mpagaze uyu munsi kuri uyu mugoroba, mureke dusobanukirwe n'amateka, tumenye icyo kuyakoresha kugira ngo tugere kuri demokarasi
yisanzuye kuri buri wese, niko nabibona. Amateka yacu aragoretse. Abanyarwandakazi, mureke tuyagorore, ari twe tuyigororeye, twifashisha ibyo abakuru banditse, turebaho ukuri tutarebye amateka y'ikinyoma ya FPR. Urakoze Madame Felicite. Yego, urakoze cyane Betty. Urumva wowe uravuga uti nge nzababwira amateka mu by'ukuri uko nanjye nayize, uko nayasomye mu bitabo, uko nyazi, kandi uko ibyo byo ni ukuri. Ikibazo rero dufite ni iki ngiki. Urabona twe muri za mu gihe twakuraga, nge navutse muri 71. Igihe twe twakuraga, ababyeyi bacu ntabwo bigeze batubwira ibyabaye imbere yacu ho gato. Twagiye kubyiga ku ishuri, twigaga civisme, tukiga amateka y'u Rwanda. Ngira ngo byari ibintu bibiri binyuranye ariko byuzuzanya. Turabyiga ku ishuri, ariko rimwe na rimwe ugataha ukabaza mu rugo uti ibintu n'ibi bambwiye banyigishije ni ibintu ki? Ababyeyi bakaturimanganya. Nkanjye ntabwo bigeze bambwira ko habayeho ibyo bintu byose byatumye abantu bahunga. Ntabyo batubwiraga, keretse yo gato byabacikaga ukumva bavuze uko bahungiraga i Kabgayi, ko bahungiraga mu Badominikani, ariko nta byinshi bakubwiraga, mbese twizayo ku ishuri gusa. Uyu munsi rero dore aho ikibazo kiri Betty. Ikibazo, imitwe y'Abanyarwanda tubana nabo nawe urayibona. Ubona ukuntu umuntu wese afite aye mateka, afite n'uko ayabona. Uwo muntu yabona atyo, nayigisha umwana w'uko ayabona, mubona imbere tuzagira u Rwanda rumeze rute? Tuzagira u Rwanda rurimo abana noneho bo nimbe naba bababeshya babizi ibyo bababeshya n'ibyo ukuri babizi, noneho ubwo bazaba barababeshya ari ibyo byonyine bitukuri. Ibyo bintu bizasobanuka bite kugira ngo umuntu amenye? Ese tuzareka abana bacu tuzababwiza ukuri, buri wese ababwiza ukwe? Ngira ngo ubona ko dufite ukuri kwinshi cyane. Hari ukuri kw'abantu bavuye hanze, hari ukuri kw'abantu babayeho batsimbaraye ku mateka ya Repubulika ya mbere, hari uko abatsimbaraye kuri Repubulika ya kabiri. Mzee Matata, bara nibyo. mwaba mushyize kuri mute niba mutari mwarangiza kwikonekita, cyangwa ndabona tutanababona ariko. Yes, no, ubwo rero hari buri muntu wese afite amateka. Mbese ubu kugeza uno munota hari amateka ntabara. Ngiye niyo mpamvu natekereje ko iyi topic ari topic ikomeye cyane. Ni nayo mpamvu nifuje ko twayiganiraho n'umusaza nka Matata, inararibonye, biblioteke dusigaranye yonyine mu Rwanda. U Rwanda mvuga u Rwanda rw'Abanyarwanda babaga mu gihugu, kuko babaga mu Rwanda mbere ya 90. Kuko ngira ngo abaje bo nta nubwo bemera ko ari Abanyarwanda. Baba Abanyarwanda iyo babikeneye, iyo bifite icyo bibamariye. Ubwo rero reka ngaruke gatoya. Aya mateka buri muntu azabwira umwana yashaka, makababwira ati twebwe twavuye mu Rwanda batwirukanye, bavuze ko batadushaka, kandi arabeshya. Azi impamvu ariko ntayibwiye umwana, aramuroze gusa. Undi araje ati natwe byagenze uku, ati hanyuma dukuraho ubwami turategeka. Bigeze muri 73 abakiga baraza baradukuraho, banica abantu bacu. Nuko ubwo uwo muri 90 nawe azabwira abana be ubuzima yabayemo muri icyo gihe, narangiza anambukiranye yenda avuge ayo muri 70. Urumva azasigiriza yo mu ruhande rwe, asenya yo mu rukurikiyeho. Ubwo dufite noneho abana bigishijwe muri bya bindi bita by'intore, biriya bajyanamo mu rugerero. Abo bo bariye uburozi utapfa kubarutsa. Kugeza uno munota umubyeyi wibona muri buri gice muri ibyo byose navuze azabwira umwana we mateka ki, hanyuma uwo mwana wazayakoresha. Ngiye no aho ngaho mfitiye ikibazo. Mzee Matata, nimba mwamaze kwinjira twabaha ijambo mugasuhuza abadukurikiye. Ntabwo yari yinjira aho ngaho. Icyo ndibuze kuvuga, hari igihe ntekereza ntiyenda abanyamateka bo mu ngeri zose zicare hamwe vraiment bandika amateka y'ukuri,
bayandikira abana b'abanyarwanda b'urubyiruko, kuko koko nk'uko bivuga ibyo batamitswe muri iyi myaka yose ni agahomamunwa, ni akumiro. Amateka, impamvu natangiriye hano mvuga ko bashatse gukuraho amateka nyine ni ukugira ngo bigi, nashakaga nyine kuza nkubwira uburyo ari ibintu nshaka kubwira abanyarwanda uburyo ibintu ari grave, aho abantu baba bashaka kugira ngo basibanganye amateka kugira ngo bashyireho amateka bishakiye. Uri kumva ko nyine ari generasiyo zabayeho mu gihe cyashize, bazafata ukuri bazafata ukuye kuri bareka ukuye. Niba abantu badashaka kugira ngo nubwo amateka yacu yabashaririye, nubwo yaba arimo abameze ati, njye nemera ko hazabaho abantu, hagombye kuzabaho abantu bicara rwose bakandika amateka y'ukuntu byagenze kuva mbere ya 1959 kugeza muri za repubulika ya kabiri, yewe no kugeza kuri repubulika y'inkotanyi. Abantu bakamenya ibyo banyuzemo, hanyuma bagakuramo icyiza, ibibi bakabishira iruhande, hanyuma tukubaka u Rwanda. Kuko ibyo kubwira abantu uyu munsi, ibyo uzamubwira uyu munsi Felicite, birakomeye nyine ukurikije uko ubibona, kandi mu by'ukuri yenda ushaka kumubwira ibyiza iby'ukuri. Ariko nagera hanze ngo umuntu ashobora kubeshya igihe kimwe abantu benshi, ariko ntabwo yabeshya ahantu hose igihe cyose. Ni ukuvuga ngo ushobora kubwira umwana wawe amateka uyu munsi ukayamubwira rwose uri mu rugo nta kibazo, ukamubwira amateka ubona y'ukuri utarimanganyije nta buryarya burimo, ariko yagera hanze nawe akabyirwa ahita acanganyikirwa akagira dute. Niyo mpamvu nkeka ko rwose abantu bari gutabarira hafi bakandika amateka kuri atari amateka yo kurimanganya, noneho abana bakazajya babona mu gitabo. None se abana inkotanyi zasanze bari batoya, ubu bamaze kuba abagabo muramivuga, batamitswe amateka atariyo yo kurimanganya, yo kubeshya. Ubwo rero naho buri wese, buri mubyeyi agerageze kugira icyo abwira umwana we, agerageze kugira icyo abwira urubyiruko. Aba barimu bahagaze ku ma YouTube babumve, hasigaye bashungure. Niko nabona mbivuga rwose Felicite, kuko biroroshye uzaguha opinion yawe umwana wawe, biroroshye. Ariko byari byiza ko abantu bose bagira ikintu kimwe cyiza bahuriraho, byaba ibibi byiza yabashariye nk'uko Kizita bivuga, tukayakira nayacu yatubayeho, ariko ntatubere intandaro yo gupfa ibyarangiye, ahubwo atuberemo isomo ryo kugira ngo dutere imbere. Nge niko mbibona, kuko buri wese azigisha ku giti cye ntabwo bizashoboka. Azashoboka ari uko abantu bahujije amateka kabamwe ay'abantu bakwiriye gukurikirana. Naho ibyo kubwirwa mu nzu by'abana babyirwa byinshi, ariko numva atari byo bizagira impact ikomeye. Ntabwo mbizi bazajya batera amahane. Murakoze, nge niko byumva. Yes, urakoze. Mu by'ukuri uri kubisubiza uko byumva, kandi koko ni nako byumvikana, kuko icyo gihe abo bantu bazi ubwenge b'abanyamateka se cyangwa inararibonye bazicarira bakadukorera amateka tuzigisha abana, ntabwo ari vuba, kuko ni ibintu bisaba ko izo nkotanyi zibanza zifite misiyo yo kuroga abanyarwanda, njye niko mbyita, babarogesha amateka yabo, babwira abantu ukuntu abatutsi abahutu ari abanzi b'abatutsi, ukuntu bo bategetse neza ngo abaturage nta kibazo bari bafitanye. Ibyo byose bamara kubitsindagira umwana ukamwumvisha ko wowe uri victime. Buriya rero Betty, ikibazo twe dufite abanyarwanda, dufite ikibazo cy'uko ukuri nta muntu ujya upfa kukuvugisha. Niyo waba uri kubwira umwana wawe nawe uramubeshya, kubera ko wowe ufite ukuntu wamaze guhengeka amakuru, kubera ko wifuza buri gihe kuba victime, abandi bakaba abanyabyaha. Uruhande rwawe urwo wifuza kuvuga uruvuga uko wowe urutekereza nyine aho rugukuva. Iyo rumaze kugukuvura rukakugira umwere ukaba victime, ubwo urumva ibyo ugiye gukorera uruhande rusigaye. Maze se Madame Betty, ufashe umwana wawe ukamutsindagiramo ibintu tujya tubona kuri za YouTube, kubona ko abantu bariho ubwabo barwaye mu mutwe. Buriya nitugira generasiyo zirimo abana batekereza nk'abantu bakuru tubona uyu munsi, abo bana bazagarukira he? Abo bana bazagarukira he? Ko ikigaragara
ni uko usibye iryo torero twumva ryuzuye abarozi, nta handi hantu. Yes, ni itorero ryuzuye abarozi. None se urambwira ko buriya baguye umuntu nawe ubwo utakigira personalite yaguhera umwana personalite? Ubu wambwira ngo Rucago zakwigishiriza umwana mwigisha, usibye kumwigisha kuba umuhutu mwiza, ikindi kintu yamwigisha ni ngo n'abahutu ba Kagame, azamwigisha kuba umuhutu wa Kagame, kandi Kagame nahava hazaba hari undi mu Kagame nawe uwo mwana azabera umuhutu mwiza. Urambwira ko abana bacu barimo kurya buruzi? Ibi bintu ni ibi. Erega Felicite, abanyarwanda babuze ikintu bita indangagaciro. N'ugerageje kugaragaza indangagaciro z'ubumuntu nyamuntu, ubona ibyo bahita bamukorera. Abo ni ba Kizito, abo ni ba Niyomugabo, abo ni ba Rashidi, abo ni bande. Nawe urabyumva ko rwose igihugu cyacu kigeze, amfete ngiye mbona kigeze wandaga. N'abagabo bari hehe, abagore bari hehe, babona ibi bintu bakaba bari kubirebera bagaceceka, bakumva ko ahari bizikora. Oya, ntabwo bizikora. Nimwe mukwiriye guhagarara mukabeshyuza aya mateka bari gutamika abana bigira aba victime. Ni twege twahishwe, ni twege twagize gute, kandi umwicanyi yicaye hariya ariko akomeje kumara abanyarwanda atarigeze yunamura icumu, akica abantu yarangiza agakomeza akigira victime. Muri kumva ko iby'iwacu byabaye agatogo, byabaye isupu, aho umuntu wicariye abandi ku gakanu akomeza akigisha amateka yumva ko ari muri legitimite yo kwica abantu bose bavugishije ukuri, yo gufunga, yo kuniga. Erega amateka ubwayo arisobanura mu Rwanda, arisobanura bitewe n'ibyo agatsiko k'abavantara gakomeje gukora. Bikwereka bafite ikintu biroprosha, bakunda no kuvuga ukuza bakavuga ngo abantu bafite ingengabitekerezo. Ya ngengabitekerezo ngiye mbona aribo bayifite. Imwe ku mugani wawe uti baje bahagama muri 59 na n'uyu munsi bakaba bataramenya uko isi yevuriwa, batari baramenya ko demokarasi cyangwa kuganira ari ngombwa. Yenda se koko niba barabaye victime monsanfu, bakwiriye kuza bakavuga ibyabo, bakavuga bati twabaye victime gutyo. Ibyo bintu bikandikwa, abantu bakabireba, bakabibera n'abahamya abari bahari, kuko ntago byari byakarenze inkombe. Hari abantu bari bahari aho ngaho muri 59. Niba koko hari amateka yabogamye, ariko kuza utsibanganya byose bikwereka ko u Rwanda rujya iwa Ndabaga. Ngewe nongere mbisubiremo muri uyu mugoroba, umwicanyi niwe uri gusisibiranya, ni rusisibiranya. Murakoze. Ni uri gusisibiranya amateka. Banyarwanda bagabaho bagoraho muri bibikwerere, ni muhaguruke kugira ngo u Rwanda ejo rutazibona mu mateka yo kubeshya, mu mateka atarigeze abaho. Bamwe nk'uko Felicite bivuze bigira aba victime, abandi babagira abanyabyaha. Niyo mpamvu nkunda kwivugira ngo Nyagasani akirura u Rwanda n'abanyarwanda, wakira abahemu n'abahemukiwe. Tujye hamwe tuvuga amateka yacu yandikwe mu kuri, atari ibyo kuri manganya, atari ibyo kwigira victime. Murakoze. Yes, urakoze cyane ku bitekerezo byiza, ariko iki kibazo kirakomeye. Ntabwo ari ikibazo abantu bavuga gutya ngo bace hejuru. Ni ikibazo mpamagarira abantu basobanukiwe by'amateka kurushaho, abasobanukiwe by'imibereho y'abantu n'ukuntu abantu bevuriwa, ukuntu imyaka igenda. Kuko ibyo ntekereza simpamya ko ari byo umwana wanjye azatekereza, simpamya ko umwuzukuru ari byo azatekereza. Ariko dore aho ikibazo kiri. Uravuga ngo abantu nibabwira abana ngo yenda amateka y'ukuri, abo bantu amateka y'ukuri n'abayazi ntibemerewe kuyavuga pete. Umuntu uri mu Rwanda baramutwarira umwana ukura kuzi, bakamubwira umwana arangije segonderi ngo agiye mu ngando, wowe ukurura kuzi, bakagenda bakakurogera umwana neza uraho ureba. Umwana yagaruka nawe urabizi ko abana cyane cyane abana b'urubyiruko myaka za 18 20 ibiganiro biba bimaze kuba bikeya hagati yabo n'ababyeyi. Ntabwo abatangiye kubona ushaje ufite ibitekerezo by'abakera, ntabwo mwamukiri kumwe. Nibyo, ntabwo mwamukiri kumwe. Ubwo rero noneho bo baramugufatira bakagenda bakamupakiramo bya bintu byabo, bakamubwira ukuntu mbese bo ari abantu
w'abacunguzi hari, nimvuga abacunguzi ngira ngo bari bwumvemo FDL ariko siyo nshaka kuvuga, bo bumva ari abantu bacunguye abanyarwanda n'abantu bose bagomba kubakomera amashyi. Ikigaragara rero uyu munsi ni uko imbuto yabo yamaze kumera, abana dufite nta makuru namba bafite habe na make, bafite nyine ibintu babaroze bari aho ngaho. Nta kintu mu by'ukuri umwana yakubwira aguhagaze imbere akubwira ibintu kumva. Umubyeyi rero udashobora ubwe gutaka ko ari kurengana, ntabwo ari uzabwira umwana we ko ibyo barimo kumubwira ari ukubeshya, ari ibinyoma. Cyane ko nabimubwira umwana agasohoka akavuga ibinyuranye n'ibyo bamwigishije mu ngando, uwo mubyeyi azaba afite ingengabitekerezo itari isanzwe iya jenoside. Ubwo urumva iyo birerekera ko uwo mubyeyi ashobora gufungwa kandi azize umwana we. Rero umubyeyi ahitamo kwicecekera. Abana bararozwe, umuntu uzajya kurogora aba bana azahera he? Dore ngiye mbireba mbona, urabona hari generasiyo mu mashuri igihe cya za 70 ingahe, uko abaminisitiri bagendaga bahinduka basimburana. Buriya generasiyo y'igihe cya Nsekarije yararindagiye neza irarindagira burundu. Haza yenda izindi zaje inyuma gatoya, ziriya zaba zo muri 2002 na 2003 ngira ngo. Ndabona Muzehe Matata yashyize ikiganza hejuru. Yes, Matata twaguha ijambo. Kamera yatunaniye, ubu tumaze aya masaha yose turwana nayo. Ntacyo muvugire, abantu basanzwe babamenyereye. Tubahaye ijambo musuhuza abadukurikiye, hanyuma niba wari wadukurikiye wumvise ikibazo turimo kwibazaho, ikibazo cy'amateka umuntu yabwira umwana we, ariko ntibyitwe ko ari ngo ari amateka ngo yo kwishyiga. Muzi iby'inkotanyi zidukorera, n'ibyo uvuze ngo nibyo kwishyiga. Watubwira wowe uko ubibona nk'umuntu mukuru, nk'umuntu uzi byinshi mu buzima bw'abanyarwanda wakurikiye, watubwira wowe urabibona uti iki kibazo urakibona? Abana bazabwirwa amateka azayabwirwa nabi. Niba Betty yari yarangije igitekerezo cye, njyewe icyo nakora wenda nagira ngo mbabwire ko kamera yananiranye, ko ubwo ndi buvuge kuko niba munyumva deje ubwo ni amahoro. Betty niba atari yakarangiza kuvuga, wareka akarangiza kuvuga kugira ngo utamuca ijambo ataza gutakara. Yes, nibyo Madame Betty narangiza urambwira, ubwo ndimo kubakurikira. Urakoze cyane Muzehe Matata. Oya, mu by'ukuri naringeze ku musozo mvuga nyine ko abanyarwanda bahuye n'urujya gusenya, abantu bemera nko kuza kuvuga bakatubwira ayo mateka, kandi amateka atari imbere kandi bake cyane. Ni nka ba Padiri Fortunatus nshimira cyane, nabo mama Tata biyemeza kwemera kuza bagahagarara hano, kandi hari abandi bantu benshi bazi ukuri bakakomeza kwemera kurebera koko k'abana batamikwa igihugu cyacu gitamikwa amateka atariyo yo kurimanganya, yo kubeshya abantu bagaceceka bakabyihorera. Ndabyemera ko ngo FPR yabateje ubwoba, ariko si ubwo bwoba nitutirengera. Iyo tuza kumenya ko ari twe dushyigikiye umunyagitugu ntiyagira imbaraga. Umunyagitugu agize imbaraga kudushyiraho amateka, kuza akatunigira abana, akarigisa abana, akarigisa abagabo bacu, twarangiza tugaceceka. Koko se ku mugani wawe, umuntu udashobora kuza kwivugira ati ngewe rwose dore umugabo wanjye gutya, dore umwana wanjye baramujyanye kandi baramurenganyije, urashaka kumbwira ko azigisha amateka ahereye mu gihe nawe ubwe ubwoba bwamutubye ubwonko. Donc abanyarwanda nabo gukomeza kwigishwa kumenya amateka yabo, bakamenya kuyasobanura, ntibemere iby'inkotanyi zibatamika. Murakoze. Yego, murakoze Madame Betty. Noneho nibaza ko ari igihe cyiza cyo guha Muzehe Matata ijambo. Muzehe Matata mwakura kuri mute, hanyuma mugafata ijambo. Murakoze cyane. Rero mboneho umwanya wo gusuhuza abarimo kutwumva ku isi n'ijuru, abakunzi b'isi n'ijuru, abari muri chat, hanyuma namwe dufatanyije ikiganiro. Ndagushuje Madame Mwemahire, Madame Betty, rwose ndabashuje mwese. Nk'uko nyine twabivugaga, mwari mumaze kubisobanura, amateka y'u Rwanda bayazanye muri tekinika.
kubera inyungu z'agatsiko gatoya k'abantu bashaka kubeshya batunzwe n'ikinyoma. Imanza zabo biba ari ikinyoma, amateka yabo ni ibinyoma, yewe n'amafaranga na bije yabo bategura ni ibinyoma, amakoperative yabo akoresha ibinyoma. Mbese umwana w'umunyarwanda ari mu kaga gakomeye kuko agoswe n'ababeshyi bakoresha ibinyoma mu bintu byose. Kubeshya mu mateka ni ikintu gikomeye cyane. Amateka yabo ni ibinyoma. Ni nk'uko umurwayi yajya kwa muganga, bakamubwira indwara itari yo. Urumva ko iyo ndwara ntiyazigera ikira. Ikibazo rero dufite cy'amateka, abategetsi bo mu Rwanda biyemeje gukoresha urubyiruko amarorerwa, ari nayo nyine. None se muri 1994 si urubyiruko rwishe abantu? Ni urubyiruko rwishe abantu kubera ko barukoresheje mu mateka mabi. Noneho ngaruke muri 1959, urubyiruko rw'abantu bitwaga abaswayire. Abaswayire ni abisilamu, narwo abarunari barukoresheje mu gutega abahutu mu mayira yabo bagiye ku kazi. Abahutu benshi bari abarimu, bagaragaraga mu ishyaka rya Prosoma. Prosoma ni Association de la Promotion des Masses, n'abagaragara muri Parme Hutu, Parti pour l'Emancipation des Hutu. Ikaba ari ikibazo nyine de masse Hutu. Akaba ari ikibazo gikomeye cyo kubera iteka kariya gatsiko ari akabarunari bari ku butegetsi icyo gihe, nibo bateje ibibazo. Nk'uko n'ubungubu FPR ari iteza ibibazo. Ntabwo ari muri opposition, ntabwo ari abantu bateza ibibazo i Kigali. Ntabwo ari muri opposition, ntabwo ari bo bakubita abantu, ntabwo ari bo bahohotera abandi, sibo banyereza, sibo bica, sibo barasa abandi. Buri teka agatsiko kari ku butegetsi iyo kiyemeje gukoresha ikinyoma nicyo kintu bashyira imbere. Nkaba rero nyine mboneho umwanya wo kugira ngo mbwire abana bacu, baba abahutu baba abatutsi, umuntu ufite inyungu zo kubeshya ntashobora kwigisha umuntu icyo ari cyo cyose, icyo bakimenye. Umuntu ufite inyungu zo kubeshya, ndabaha nk'urugero. Ufite umubyeyi wawe akaba ari umujura, iyo agiye kwiba ihene akayizana, abeshya yuko ari ihene yaguze kandi ariyo avuye kwiba. Yaba ari umubyeyi wiba igitoki, akagenda akiba igitoki mu gitondo, mukabona murimo kuri igitoki mu rugo muri abana, akababwira ko ari cyo yatemye mu rutoki rwe kandi ntarwo agira. Urumva FPR nayo nuko imeze, na mabandi. Umubandi rero ntasobanura aho yavuye kwiba, ahubwo yereka abana akavuga ati bana banjye ndabakunda, murabona nahinze urutoki hari Kantarange, ngira urutoki irgiriya Igitarama, nkagira urutoki Kibungo, nabibaho avuye kubyibayo. FPR nayo niko ikora. Nk'ubu wabonye bubatse imihanda i Kigali n'ibiki byose, ariko ntabwo babwira abana ko bajya kwiba muri Kongo. Bahora bavuga yuko muri Kongo bagiye guhiga interahamwe gusa, ariko ntabwo bavuga ko bajyanywe no kwiba, kujya kwica abantu bahungiye muri Kongo, ukabakuraho bari muri nyine. None se wacukura gute ikirombe utakirukanyeho nyiracyo? None abo bantu b'abanyarwanda bariyo bagira ngo babahe inzira. Ntabwo bari kwiba muri Kongo ngo babone abantu bafite amaso babarebera. Iki nicyo kibazo gihari. Amateka yacu rero bayagoretse rugitangira muri 1959, nafite imyaka 7. Abarunari ntabwo bari bafite radio bavugiraho. Radio yari iriho nyine icyo gihe, ndumva zari radio z'Ababirigi. Radio Rwanda igihe yagiriyeho, yagiyeho ari uko Repubulika ya mbere igiyeho, bashyiraho abakozi ba radio igihe nayo ikajya ivuga amateka y'Abaparme Hutu. Urumva ko ari Abaparme Hutu, ari abarunari. Buri muntu wese yari afite ukuntu ahengekera amateka, akayahengekera ku byo we yibereyemo. Ariko abana cyane cyane b'abatutsi nshobora kubwira uyu mwanya, nshobora kubabwira ku giti cyanjye, nuko abana b'abatutsi barimo gushaka kubumvisha ko muri 1959 abatutsi bahunze u Rwanda birukanywe n'abahutu. Ntabwo ari byo, kuko njyewe nari ntuye ku Muhima, ari umwana, ntabwo nigeze mbona abahutu batera abatutsi mu ngo zabo ngo bajye kubirukankana. Hari amazu yashyiye hakurya aho bita ku Gisozi, abantu batuye mu mujyi wa Kigali, hari aho bita ku Muhima, niho twari dutuye. Noneho ku Gisozi twigeze kubona hari amazu nk'abiri cyangwa 3 yahiye. Bavuga ko ayo mazu yahiye ari ay'abatutsi batwikiwe. Ariko nibutse ko muri 1959 n'abahutu baratwikiwe, batwikirwa n'abarunari. Ibyo bintu byo gutwika mwongeye kwibona ejo bundi FPR
ku ngoma ya FPR niho batwitse za gereza, niho batwitse amazu y'abantu, niho bumva ngo ibitaro byahiye, ngo amahoteli yahiye. Iyo ndwara yo gutwika iba mu mitwe y'abarunari. None rero nabuzukuru ndabona barazanye ibintu byo gutwika. Kugiye cya niko wowe wari ufite imyaka mikeya Mwemayire, hari ubwo wigeze ubona ku gihe cya Habyarimana hari inzishya, hari iduka rishya? nta nzu yahiye, nta duka ryahiye, ibyabaye bindi nta n'imodoka twigeze tubona mu muhanda zishya. Nta n'imodoka njye nigeze mbona yahiye mu muhanda. Ariko ubwo imodoka kuri imodoka zirashya, amavuriro agashya, amaduka agashya, za depo zigashya, amasoko agashya, za gereza zigashya. Ubu ibintu we ntabwo ushobora kubyibaza. Hari periyode zo gutwika mu Rwanda, wa mugani n'iz'abarunari, iyo bashaka gukura umuntu mu modoka wari ufite tuvuge ikibanza kiri ahantu heza, barabanza bakaza bakamutwikira, bamara kumutwikira ubwo murabizi ko gusana mu Rwanda ubanza kwishyura, bakamubwira ko agomba kubaka, yagiye gusana bamutegeka ibintu bikomeye adashobora kubaka, ubwo bikaba bibaye ngombwa ko icyo kibanza agitanga almost ku buntu, ubwo aho uwo nuwo babananiwe kucyambura burundu, ubwo akabavuyemo gutyo. Navangwa nuko bamutwika. Ndagira ngo nkubwire ejo bundi batwika inzu yo kwa Ndamage. Iriya nzu yo kwa Ndamage bayitwitse, bajyanyemo igihe kijya gukora muri etaje yo hejuru. Ejo bundi muri weekend inzu ngo iza gushya nijoro. Wavuga ko iyo nzu yatwitswe n'iki? Kandi abakozi bo mu gihe bari bahari. Twahebutse bavuga ngo barayitwitse. Yewe mu byo cyuma yagiye kwerekana niyo nzu yagiye kurira muri etaje iteganye nayo, agereza gufotora igisenge yerekana ko igisenge cyahiye. Icyo nashaka kubabwira ni iki ngiki, nuko aya mayeri yo kubeshya, yo gukora ikintu warangiza ukabeshyera undi, na biriya bya jenoside avanga abahutu bateguye jenoside. Abahutu bategura jenoside twari kubimenya twese tugahunga. Twaranagushe. Abahutu bategura jenoside byari kumenyekana, bari no kubyandika. Ko abahutu ibintu byabo byose barabyandika. Urumva? Ariko inkotanyi zo zimenyere gukora zitandika. N'ubu ngubu ibintu byazo byinshi ntabwo byanditse. Urumva? Inkotanyi ro muri makeya ntabwo arizo dutezeho amateka mazima. Abarunari, abaparimehutu bo muri 59 nabo ntabwo tubatezeho amateka nyakuri, kuko bazabogamira ku byo bakoze. Ariko bo rishobora kuvuga yuko wenda amateka yabo bayavuze ku mugaragaro nanditse, wenda ariko hari nk'akarengane kakorewe abatutsi, cyane cyane abagiye gutuzwa mu Bugesera. Buri gihe uko inyenzi zateraga hari abatutsi bahohoterwaga. Ibyo nabyo byarabaye. Amateka rero y'abaparimehutu nayo harahabogama, ariko nibura bo babaciriye imanza, bamwe baranaraswa ku mugaragaro. Donc ntabwo wavuga ko harimo igice cyo guhisha, ariko amateka ibyabaye byarabaye. Ibyinshi biranditse. Navuga ko ibinyoma birarutanwa, ababeshyi bararutanwa. Nk'ubu ngubu ikibazo cy'amateka muri 59 abatutsi b'abarunari nibo batumye haba imvururu, kuko izo mvururu nibo bazitangije bica abantu bo muri opposition. Nkuko n'uyu munsi Kagame yirwa yica abantu bo muri opposition. Nta muntu wo muri opposition wari wica umuntu wo muri FPR. Abantu bo muri FPR bapfa cyangwa bicwa ni Kagame ubiyicira, kugeza n'igihe yica muganga we Dr Gasakure Emmanuel. Urumva tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri muri 2015 amaze kwica Rwigema yamurengejeho Gasakure. Gasakure kandi nawe yazize iki? Yazize yuko bashatse kurya amafaranga ya porogaramu za malaria n'ibindi bintu bya sida bari barateguye. Kagame akabanga amafaranga nibashyire kuri konte ye. Gasakure akavuga ati reka da, amafaranga twayahawe n'abatera nkunga bazabaza icyo twayakoresheje. Ubwo nyine muri ibyo yazize bavuga ko harimo ba Dr Binagwaho, bakavuga ko harimo umugore wa Kagame, donc Jeannette Nyiramongi. Donc uriya muganga bamwiciye ibintu nk'ibyo ngibyo kubera ayo maporogaramu yo kwiba bamenyereye kwiba. Nibutse yuko mu bujura bwabo hari
hari n'abaderegiteri b'ibitaro bishwe, hari abaganga bishwe, hari umwana wiciwe muri Afurika yo hepfo aho ngaho witwa Dusabe, nibagiye izina ry'ubanza nawe ari Dusabe Emmanuel, naye baramuteraguye ibyuma, yakoraga muri Faisal, yari yagiye ngo muri Afurika y'epfo, swati yari yahunze cyangwa yari yagiye muri vacances kuko niho yari yarize. Urumva uwo mwana bamwicaye muri Afurika y'epfo. Hari nuza umuganga wo ku ibitaro by'ikinazi byatangwagamo amafaranga na USAID, ndumva n'abanyamerika babitangagaho amafaranga, naho haje kubura amafaranga ngo agera kuri za miliyoni niba ari 600 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwo muganga bagiye kumwicira ibyumba, bavuga yuko ngo yiyahuye kandi yendaga kurongora. Urumva ibi tuzanabigarukaho twerekana abantu bagiye bapfa bazira mafiya, bazira ya mafiya duhora tuvuga, ya mafiya mukunda kuvuga kuri Radio Ikamba buri wa gatandatu. Urumva muri make rero amateka y'u Rwanda arimo itekinika ryinshi ku buryo leta ya Kagame, leta y'inkotanyi, leta y'agatsiko k'inkotanyi nta mateka mazima dushobora kwitegerezaho. Nasabaga urubyiruko ko rutazemera na rimwe amateka FPR ababwira. Mwarabibonye mwese? Mbese ntago mwabonye Kabarebe ukuntu abeshya nguko hari abazungu ngo baje bakabatoka ngo murakarya amabere yabanyoko ibintu nk'ibyo ngo batoka inkotanyi zifite imbundada. Ariko umuzungu we niyo yaba yasaze yagenda agasanga abasirikare barakabatuka. Mwarabyumvise ibyo ngibyo Kabarebe ajya bivuga nyine iyo ari gutera urwenya. Iyo avuga ngo umuntu usirikare umupadiri w'umuzungu yaraje, ayo ni amateka y'ejo bundi muri 90 abeshya. Uwo ni umuzungu bishe. Urumva umuzungu witwa Vermajo w'umwespanyol, ari nabyo byatumye igihugu cya Espagne gikurikirana inkotanyi kigatanga impapuro zo gufata abasirikare bagera kuri 40 b'abofisiye bakuru bo mu ngabo za FPR. Urumva mu gihe abafaransa nabo bari batanze manda zo gufunga abantu 9, abantu bafite aho bahuriye no kurasa indege no guhandura indege ya Perezida Habyarimana, ari nawe yabaye imbarutso ya jenoside. Muri make rero amateka y'inkotanyi afite aho ahuriye nayo, afite aho ahuriye n'ikinyoma, afite aho ahuriye no kubeshya. Ari nacyo gituma ubona bafunze ba Rashidi bamufunze ko yavugaga ati ndavuga amateka. Wabonye ko batatumye avuga amateka iminsi mike bahita bamufunga. Kubera iki? Kubera gutinya amateka azabeshyuza yabo y'ibinyoma. Ikindi nakongeraho kugira ngo niharire ijambo nuko muri 59 ntabwo abahutu bangaga umwami. Abahutu bajya gukora biriya batumije inama y'Igitarama yabaye tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere muri 61, bayitumije kubera ko umwami yakomezaga guteza akavuyo, ariko nta nubwo ari n'umwami. Umwami Kigeli afite imyaka 25, yari umwana ukiri muto, yari afite imyaka 25 cyangwa 26. Abo barunari b'abasaza b'abanyamatiku nibo bakomeza guteza intambara mu Rwanda, nibo bari bamaze kugarura bazanye ibitero by'inyenzi. Ntabwo Kigeli yari umwana w'imyaka 26 se bavuga ko hari amarorerwa yakoragwe. Nabo basaza b'abarunari bahungiye mu Bugande no Burundi, noneho bagezeyo baravuga bati tugomba kugaruka gufata ubutegetsi ku ngufu. Ari byo byananiranye ku icyo gihe abazungu bari bagihari. Noneho inyenzi barimo gukora ingabo z'u Rwanda zari zikirima, bari barimo kukibigisha rwose, bari bakiri ni nuko watera umwana ukiga gutagaguza, ukiga nako gutaguza. Nuko byagenze. Ntabwo abutu bangaga umwami, abutu basaga ko abo ubwami bugendera kuri constitution, ubwami bugendera ku itegeko nshinga. Ubwo ibyo ngibyo tubifite mu maraporo. Ngewe ngira amahirwe ni naho ngiye kurangiriza. Amateka nye nayavuga kuko uwari umwami wayoboye nako umujyanama w'abami ba nyuma b'u Rwanda, umwami Rudahigwa Mutara, umwami Kigeli, bagize umujyanama umwe w'umubirigi witwaga Marcel Pochet. Marcel Pochet rero twamushyinguye muri 2013, ariko mbere yuko tumushyingura yagiye kuri internet ajya gushaka umuntu w'umunyarwanda yazaha impapuro zose yabitse kuva ku gihe cy'ibwami. Izo mpapuro rero ni ngewe yazihaye, njye ahamagaye njyayo aca ku muntu wahoze ari umupadiri witwaga Siriyake, mbona witwaga Siriyake Munyansanga,
ku buryo nagiye izo mpapuro aranyereka amasanduku arimo ibitabo bya kera, arimo impapuro banditse za kera n'impapuro z'umwami zirimo, impapuro z'amashyaka yose ya Parmehutu, ya Prosoma, ya Raderi, abarunari, byose birimo. Harimo na za nkete bakoze z'abantu barwanye batwikiye abantu amazu muri 59. Urumva habaye imanza. Ntabwo abahutu ari bo birukanye abatutsi, kuko abatutsi nibo bateje akavuyo. Muri ako kavuyo havamo revolution, ariko ababirigi bazana ingabo z'abanyekongo, abo bitaga abantu bavanye Rumangabo, abasirikare ba Kamina n'abandi bavuye muri kaza Kamina. Abanyekongo nibo baje kugarura amahoro mu Rwanda, bahagarara hagati y'abahutu n'abatutsi. Abatutsi rero bijyanye hanze bavuga ngo ntibazategekwa n'abahutu. Nicyo cyabajyanye, nta muntu wabirukankanye, kuko abasirikare bari bazanye ingabo zirinda umutekano w'abanyarwanda bose zitavanguye. Biriya rero bavuga ni ikinyoma babeshya, nta muntu wabirukankanye. Ahubwo ahantu henshi abatutsi bajya kugenda babwiraga abagaragu b'abahutu bakabikorera ibisabo, bagashorera inka, bagashorera intama zabo, bakagenda bakageza i Bugande, bamwe bakagumana n'abandi bakagaruka mu Rwanda. Nuko byagenze, abantu barahekezwa bajya i Burundi, abandi barahekezwa bajya i Bugande. Urumva bo kubeshya rero ngo muri 59 abahutu barabirukanye, ngo abahutu niho batangiye jenoside. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Urumva bararwanye koko, ariko ababirigi ibazanye ingabo z'abanyekongo. Ingabo nanjye narazibonye. Hari indege zatangaga amatangazo zigarura ituze. Izo ndege ntabwo zigeze zishishikariza ngo abahutu nibajye gutwikira abatutsi. Ntabwo byabayeho. Amatangazo yaragwaga, abana tukirirwa twirukanka mu bihuru, twirukanka tujya gufata utwo dupapuro indege zataye. Urumva twiwacu hari ku Muhima, hari igihe bataga impapuro zikajya kugwa mu gishanga, tukamanuka iwacu tukajya mu gishanga tukayakuriraho agapapuro kaguye. Urumva donc bo kubeshya ababirigi babyitwayemo neza. Ahubwo ibi ngibi ubu bwicanye FPR ikorera abanyarwanda bose bari mu gihugu imbere. Ahubwo icyo gihe iyo ababirigi batazana abasirikare, ahubwo abahutu ngira ngo icyo gihe nibo barishwe, kuko icyo gihe abari bafite imbaraga ni bande? Ni umwami. Niba ufite ingabo z'umwami, niba ufite ingabo za zindi yajyanaga akajya kurwana i Bunyabungo, akajya kurwana mu Karagwe za Buganda, akajya kurwana mu Mubari hariya muri Tanzania. Hahandi bajya bavuga yuko ngo abazungu babambuye, ko abazungu bajya kugabana Afurika. U Rwanda rwari runini kubera izo ntambara zabo bami ba kera. Urumva rero ko abami nibo bari bafite icyo nakwita le moyen de violence, nibo bari bafite imbaraga, nibo ahubwo bari kwirukana abahutu icyo gihe. Abahutu kuba baragumye mu gihugu cyabo nuko ababirigi baje bakabajya hagati, bakabavuga ati mwumvikane. Uko kumvikana rero niko kwanze noneho kuza kubyara yuko abatutsi bagenda. Ariko abatutsi bagenda ntabwo bagiye abantu babirukankaho, abatutsi barijyanye muri 59. Numva n'abamagarariye aho ngaho, amateka araharanditse bo kujya babeshya. Ahubwo nyuma yaho niho abatutsi bahohotewe muri 63, nabwo bagahohoterwa kubera ko babakekaga yuko ngo bafatanije n'inyenzi, ibyitso by'inyenzi. Mwarabibonye Kagame na Kayumba Nyamwasa bagiye Gisenyi Ruhengeri, baragenda bibagararika ngo barimo kurwana n'abacengezi, bisha abaturage batagira ingano. Urumva rero ko ibyo za leta zose zirabikora iyo zibona ari abaturage bateye, hari abantu bavuga ko ari abantu bo mu bwoko n'ubu, ubwoko bakeka ko bwabacumbikira, ubwoko bakeka ko bwabashyigikira, buhuye n'akaga. Ibyo rero PER yarabikoze iyo ijya kwitakana abahutu. Abatutsi bapfuye muri 63, inyenzi zari zigizwe n'abatutsi zateye aho bita mu Bweyeye, zateye Bweyeye zarahateye, zateye ahantu henshi ziturutse i Burundi. Abo rero niho byatumye abatutsi bo ku Gikongoro bahagira ingorane. Abatutsi bo Gikongoro baje gupfa bazira yuko ngo bakeka ko baba bahishe inyenzi. Ayo ni amakosa akomeye abarwa ku ngoma ya Kayibanda. Ayo ngayo abahutu bagomba kuyemera ko yabayeho, ko hari abatutsi bishwe bavuga ko bafatanije n'inyenzi zateye u Rwanda. Ariko urumva ko rero byari biturutse kuri babarunari bagiye hanze bakanga kwemera ubutegetsi bugiyeho, bakavuga ko bagiye kuburwanya bakoresheje intwaro. Nuko byagenze. N'abamagarariye aho ngaho, mwaba mufite ikibazo kindi mumbaza tugakomeza. Murakoze. Murakoze cyane Mzee Matata, ugerageje kutubwira n'ibyo wiboneye wowe
n'amaso yawe, ariko twe kugeza uno munota hari n'ibindi tubwirwa n'abanyamateka nka Padiri Fortunatus, tukongera tukabihuza n'ibyo twize mu bitabo, ibyo twasomye twize muri za primaire na za segonderi. Amateka hari uko yavuzwe, hari uko yanditswe, bigenda bikongera bigahura neza neza n'ibyo turimo gusoma mu bitabo by'uyu munsi. Rero nge ikibazo cyanjye ni iki ngiki, nimba abo bantu bahunze icyo gihe babwira abana babo ko bahunze birukanwe n'abahutu, umuntu wenda wo kuri leta ya Kayibanda nawe aho yicaye akabwira yenda abana be, ni urugero ndimo gutanga, ntihagira abantera amabuye ko niba nayantera nta kibazo ndabimenyereye, nawe akabwira abana ati twebwe twabaye leta nziza, nta cyaha tugira, turabere, turera de. Ubwo urumva ko no kuba yavuga ko hari abo batutsi bapfuye bishwe na leta ya mbere iyo y'abaparimehutu, ibyo ngibyo wabivuga ngo ukabuciye nk'amabere, kuko abo bantu nabere nta cyaha bagira, ahubwo bo baje guhohoterwa muri 72. Ngewe aho ndimo kujya ndajya ku mateka ushobora kubwira umwana wawe. Buri muntu agiye kubwira umwana we ibye. Hari uyu uzamubwira ati twe baratwirukanye, hari uzamubwira ati ntabwo twabirukanye ahubwo barahunze, uretse ko hari n'amakuru yizewe avuga ko bo bahunga. Urabona umwami niwe wagiye mbere ajya muri Kongo arangije ntiyagaruka, noneho bamaze gucirwa imanza, abafungwa bafunzwe, haba haje amnesty yatanzwe na Loni, barafungurwa, bafunguwe bose barahambira barigendera. Ibintu njya nibaza nimba abahutu bumvikanye kukwirukana, bakwirukana Igitaramo ukarenga i Butare. Icyo ni ikibazo mba mfite, ngiye mba nifitiye ibibazo byanjye, mwumva nabaza abantu bakambwira ukuntu cyembuka Igitaramo, wava Igitaramo bakwirukanye ukamanuka za Nyanza ukarenga i Butare ukambuka umupaka ukajya i Burundi, nta wundi muhutu uguhohoteye mu nzira. Ibyo nibaza ko atari byo, ni abantu bagiye kuko bashatse kugenda. Ariko none amakuru yizewe navugaga nuko abo bifuzaga ko icyitwa umututsi cyose kibakurikira bose bakajyana, noneho bakadekarara ko bakereka Loni ko abahutu babirukanye. Umutwe wabo rero warapfuye kubera ko hari abasigaye mu gihugu, noneho kuvuga ngo batwirukanye, birukana bamwe hasigara abandi. Karasama cyangwa kari kazi Mwashyira kuri mute mzee Matata. Nibyo. Uretse. Mwashyira kuri mute please. Yes. Ngo rero nimba baragiye expecting ko abatutsi bose bari bubakurikire kugira ngo bazabone ucyo baregesha muri Oni, bavuga ati dore ntureba se baratwirukanye. Noneho hagira igice gisigara, icyo gice cyasigaye rero cyahindutse abanzi, kibabagambanyi, niyo bateraga babaga bagiye kubashyira mu kaga babizi kandi babishaka. Ngira ngo ni naho abo bantu bo za Gikongoro yenda, uretse ko ntabwo nemeranya n'umuntu uvuga ngo umuntu yakoze iki ngo hanyuma natwe twica abantu. Ibyo bintu ntabwo mbyemera, buri wese ajye yemera responsibilities. Niyo leta yabishe ya mbere nayo yasume ko yisha abantu binzira karengana, ntabwo bayabahora ngo nuko ngo bene wabo bahunze cyangwa ngo bateye. Icyo ntabwo ari impamvu. Rero aya mateka uzayabwira umwana, ese tuzategereza bajye babwirwa yo batuyungururiye, babayungururira bababwira ati baratwirukanye, dore baranatwambuye. Hari n'uherutse umwana uherutse kubwira ngo abahutu ngo batwicara ngo kubera ko twari abakire, ngo bagira ngo batware ibintu byacu. Rwose ubu umuntu wese nabwira umwana ayo mateka, nkumva abanyarwanda dufite mu myaka yindi iri imbere 20 bazaboneza Matata yenda, kubera ko abe yitegura aze kutubwira kuri icyo kibazo, yenda ne kuza kugisubiramo. Madamu Betty mwafata ijambo, hanyuma Matata nawe abatekereza ikintu umuntu yabwira abana. Ese mu myaka 20 n'ingahe abana tuzaba dufite ubu bazaba bafite imitekerereze? Nge maze kumva ibyo muzehe Matata avuze nguye mu gatangaro kuko kenshi najyaga numva ko ingoma yo kwa Kayibanda ari inyere, ari ntagatifu,
ariko burya koko buri wese bashatse kumujondora ntibabura icyo bamukuraho, ahubwo gusa icyo nkuramo ni iki, nkuramo kugira ngo ayo mateka abereho kutwigisha, abereho kumva ko mu gihe cyashize umaze kubivugaho, abacengezi ngo swandiza ko bari bateye muri ntuza, bari bateye abanyarwanda bo mu majyaruguru twabibereyemo victime, bashaka no kuhatera itabi, bashaka kutwica. Nanjye ntabwo ndi d'accord ako umuntu niba abantu baje gutera kubera inyungu zabo, kuko mu bigaragara by'abagabo abantu bagiye muri 59 n'intuza n'inyungu zabo bashakaga. Binyereka ko nkurikije n'uyu munsi ko FPR kubera inyungu zayo rwose ibintu byabo ndabisanisha n'intuza, ndabisanisha n'ayo mateka matata amaze kutubwira. Iyo urebye ibintu byose bakora kugeza uyu munsi bikwereka n'ibyo bakoze mu gihe cyashize. Ni ukuvuga ngo rero niba abari abantu bafite akantu ko gutwikira abantu kugira ngo bigire victime baze nk'aho ari bo bagutabaye kandi bashaka ikibanza cyawe, abo bantu muri kumva ko amateka y'u Rwanda akomeye. Ahubwo nyine ndashaka kwibariza Matata, ubugome bumeze gutya bwica abantu mwabanye, mwaturanye, mwagize gute, abanyarwanda babukomora he kutagira kandi ngo bitwa ngo ari abakristo ngo 99%? Nge ntabwo mbyumva rwose, nimugire icyo munsobanurire aho hantu ku buryo abantu bazahora bicana bakanigana bakagira ute, ubwo bugome bw'indengakamere babukura kuki? Murakoze. Yego ndumva ngiye guhita nsubiza mwembi. Amateka twaha abana bacu nagombye kuba amateka y'isuku atarimo ikinyoma. Mwabonye rero ko mu Rwanda ikinyoma ari cyo bashyira imbere. Ndagira ngo nsobanure hano yuko abatutsi bo ku Gikongoro baza kurengana, barenganye kubera ko inyenzi zateye. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Gisenyi Ruhengeri ubwicanyi bwahabaye ntabwo bwari buturutse ko abahutu bateye, ko abahutu batewe muri Kongo bakwiriye imishwaro, abandi baratahuka. None abahutu batahutse bo inkotanyi zabiciraga mu ngo zabo. Birumvikana habamo bamwe bajya kwisha mu mashyamba kugira ngo badashira. Abo rero bagiye kwisha mu mashyamba nibo banditswe ko ari abacengezi. Barahigwa, noneho FPR iboneraho umwanya wo gutsemba abaturage nk'uko gahunda zayo kuva Ibyumba, kuva ku mupaka wa Nyagatare ka Gitumba bamanutse bica abantu b'inzirakarengane kugeza Imbandaka muri Kongo. Donc ni ukuvuga yuko ibitero by'inyenzi byo muri 63 byatumye hari abahutu bahohoterwa, nibura byo byari byabaye, kuko n'abasirikare b'ababirigi bari mu Rwanda, navuga ko aribo bari barimo kwigisha ingabo z'u Rwanda zari zikiri ntoya. Hari umuntu umwe warwanye urwo rugamba, ni umugabo witwa Leonidas Rusatira. Icyo gihe ngo yari suriye tonahari, aracyariho aba hano i Buruseli. Nuko gusa nabonye atakunda kuza muri ibi by'imbuga nkoranyambaga ngo azaza atange ubuhamya. Ibitero by'inyenzi byabayeho kandi byamenasaga ubutegetsi bwari buriho. Gusa hari umugabo wari umuperefe ku Gikongoro witwaga Nkeramugaba Andereya. Nkeramugaba Andereya inkotanyi zamusanze akiriho, aguma no mu Rwanda, yanze guhunga. Yagiye mu nama zabaye mu Rugwiro muri 98. Inkotanyi arazibwira muri ayo manama, bavugaga n'iby'amateka. Nkeramugaba yabaye intwara, arabivuga, avuga yuko bisha abatutsi b'inzirakarengane ariko bakabica kubera ko habayeho ibitero by'inyenzi inkotanyi. Icyo gihe muri 98 FPR irimo gutsemba abaturage ba Gisenyi Ruhengeri, nayo ibici barenganya kubera ko ngo yavuga ko ari abacengezi bahari. Urumva Nkeramugaba rero muri ibyo biganiro byagiye kurangira bamufunze, bamukubitira muri gereza, baramwica, ntigeze aburana. Urumva uwo yari umuparime hutu wagumye mu gihugu imbere ategereje abatutsi ngo baze bumvikane. Urumva amayama yari inkotanyi. Nkuko basetse ndashonga bari abahutu bagiye gushakwa kugira ngo baze bazifashe urugamba. Ba Pasiteri Bizimungu bose urabona uko barangiye. Sendashonga baramwishe, impuza babundi bakuye muri gereza ya Ruhengeri, Colonel Theoneste Nizinde baramwishe, bamwicira i Nairobi amaze kubahunga.
Setse nashonga mwicira Nairobi nawe amaze kubahunga. Noneho Pasiteri Bizimungu wabonye ukuntu yavuyeho bamweguje ku ngufu kubera kumutesha umutwe, barangije baramufunga mukatira imyaka 15 ya gereza. Yagatsi nta cyaha yakoze kubera ko yashatse gushyiraho ishyaka rindi. Ibiro birakwereka ko FPR yangeso y'abarunari yo kubeshya yo kugoreka amateka n'abuzukuru babo barunari, ndabivuga rwose mpagaze ku maguru yanjye yombi, nabo uwo muco wo kubeshya niwo bakoreye i Bugande, batera intambara bavuga ngo bazanywe n'impamvu itumvikana, kuko byaragaragaye ko impamvu banditse ku mpapuro za mpamvu 9 bavuga ngo nizo baje kurwanya. Mwese murabizi ko nta mpamvu nimwe, nta objectif nimwe, nta nshingano nimwe bari biyemeje, nta nimwe bigeze bakora. Mwese murabibona, muri abagabo duhora tubisubiramo hano. Nukuvuga ikirere abana bacu cyo twababwira cy'amateka, twababwira ko amateka yacu arimo ikinyoma, ko bagomba kwihangana hakazaboneka icyo bita komisiyo verite. Ni ukuvuga inama nganguragihugu, inama izavugwamo amateka ikanavugwamo ubwicanyi bwakorewe abanyarwanda bose, baba abahutu, abatutsi n'abatwa. Ikabamo amateka y'ubujura bwabayeho, ubusahuzi bwabaye. Ibyo byose tukazabivuga muri iyo nama FPR yanze kwibaho. Iyo nama ngende muri bamwe bayitangije dialogue interrwande, no kuvuga inama ihuza abanyarwanda bose. Twarahutu n'abatutsi twayitangije muri 2004 mu gihugu cya Espagne. Icyo gihe abatutsi babaga muri Amerika, muri Canada, bakaza tugahura. Ariko wakubwira FPR ikintu yakoze, umututsi wazaga inshuro imwe cyangwa ebyiri baramuteraga bakamugabaho igitero bakamukuramo kugira ngo atazagaruka muri izo nama ahuriramo n'abahutu. Urumva rero ko FPR ntishaka amahoro, FPR ntishaka ukuri, FPR ni ikinyoma gusa. Nicyo gituma n'abana biheranika babeshya. Mwumvise amagambo Kabarebe yavuze ngo abana bitwa batwagira Imana, batwagira Yezu, ngo nibabitege ngo bazaje kubiciraho bari, ngo kugira ngo batazagaruka bakabambura ubutegetsi. FPR yanga kuganira. Victoire Ingabire ari Kigali hariya. Icyo bakoze ni iki? Ageze mu Rwanda bagomba kumwakira, Kagame akamubwira ati uragenzwa n'iki, twabigenza dute? Ariko icyo bakoze ni iki? Baramwakiriye, aho yagiye gufata indangamuntu kuri komine, barahamutegeye, baramukubita amabuye. Uwo bajyanye barwageza kurwanwa murengera icyo kwa nabishoboye, ku buryo Victoire Ingabire ashoboye kugera ku modoka. Ariko uwo mugabo baramusigaranye, bakajya bajugunya hejuru bakagaruka kikubita hasi. Uwo mugabo baramukomerekeje, witwaga nta wangundi Yozefu, bari baravanye hano mu Burayi. Donc ibikubwira ko amateka abana bacu ikintu cya mbere bagomba kwirinda na amateka ava mu kanwa k'abanyepolitike bingegera ziyambitse inyenyeri, abo bantu nabo muri FPR. Hanyuma ni mateka bagomba kwirinda na amateka y'abahutu bashaka kuba bakwerekana yuko ngobo nta rugomo, nta karengane bakoreye abatutsi. Ako karengane kabayeho kuko muri 73 ngewe nari mu ishuri hariya muri college officiel aho bita Imburabuturo. Abana b'abahutu birukanye abatutsi mu ishuri. Njewe nabyanga nanjye ndabizira, nanjye mva mu ishuri gutyo kubera ko nageze kurengera abo bana b'abatutsi twiganaga. Ntabwo nabyemeye. Abantu twiganye bose barabizi, aba Gaspard Musabyimana bose barabizi, ayo mateka barayazi. Aho hari byari mateka yombi nkuko n'umuntu ahagaze nkarwanya akarengane. N'icyo gihe narakarwanyije, nafite imyaka 20 n'igice. Ubu mwumvite imyaka hari byari muze Matata hari mu buhe mwaka? Aho kuri ayo mashuri hari mu buhe mwaka? Mu 1973 niho abanyeshuri b'abatutsi biruka mu mashuri no muri university bose barirukanwa. Urwo ni urugomo rwakozwe na na General Habyarimana mu gihe yiteguraga gukuraho Kayibanda. Nawe yakoresheje iturufu y'abatutsi ahohotera abatutsi, kuko ibyo ngibyo bavuga bitire Kayibanda. Kayibanda yaratunze umugore w'umututsikazi. Kayibanda ibintu byo kuvuga ngo yangaga abatutsi ntabwo ari byo. Mbabwire ko abategetsi bose b'abaparime hutu icyo gihe bari bararongoye abagore b'abatutsikazi. Ni muri urwo rwego uwitwa Makuza na Stazi se wa Makuza Bertin wa Makuza Bernard uriya yari yarongoye umututsikazi ugira aho ahurira na mwene wabo wa Kagame. Bari abatutsi babandi b'ibwami. Urumva ntabwo rero bavuga yuko abantu bangaga abatutsi.
nta mpamvu nimwe abaparimehutu barafite yo kwanga abatutsi. Umuhutu bakunda kuvuga ngo yangaga abatutsi ni umugabo witwa Gitera, yitwaga Habyarimana Yosefu, ariko yari yariyise akazina k'akabyiniro kitwa Gitera. Gitera uyu nguyu niwe muntu wagiye gushaka abarunari Burundi agira ngo bumvikane kugira ngo abatutsi bataye mu Rwanda bemye na parimehutu yemere kutarenganya abahutu. Yavuyeho baramufunga abahutu bene wabo. Urumva yafunzwe amezi hari nk'atandatu. Gitera yarafunze. None so umuntu wagiye gushaka abarundi, wagiye gushaka abatutsi b'abarunari hanze kugira ngo bumvikane nabo yagaruka abahutu bakamufunga, wavuga ko umuntu ari wangaga abahutu. Ururiya rwango bavuga rw'abahutu, bavuga ngo abahutu bangaga abatutsi, ntabwo ari rwo. Ahubwo abatutsi ubwabo ibyo bakorera abahutu ubu ngubu nibyo bizabyara urwango rw'abahutu. Abahutu ntabwo bigeze bazana ibintu by'inzangano ngo baranga abatutsi. Abanyepolitike bahohoteye abatutsi, ariko ntabwo bahohoteraga muri kadire ko ngo ni ukubanga. Wari wa murumba w'ubutegetsi wo kwanga gusangira nabo ubutegetsi. Nico ngicyo nye nabonye, kuko umuntu w'umututsi yenda baho urugero muri 61 hari abatutsi bari mu ishyaka rya Imuderi, hari abatutsi bari muri Raderi, urumva Rassemblement Rwanda. Abo batutsi bagumye mu gihugu imbere, babaye ababurugumesitiri, abandi bakomeza kuba abakozi ba leta. Nibutse ko murumuna w'umwami nacyara ko mukuru w'umwami le prince Rwigemera, Prince Rwigemera yagumye mu Rwanda. Umwamikazi Igicanda Rosalia yagumye mu Rwanda, bamuha inzu ya leta n'imodoka. Ntabwo yigeze agira yishwe muri jenoside, yishwe na za nterahamwe zari zivanze n'abatekinisiye, nuko bamwishe. Kandi nibutse ko umwamikazi Gicanda yari yaraje mu Bubiligi kwivuza, ariko Kagame yaramubeshye ngo nasubire mu Rwanda, ngo barimo kwiga ibintu by'amahoro, kandi aziko azahanura indege kugira ngo Nyirasenge agwemo. Gicanda nyimona yarazize Kagame bo kujya babeshya. Ayo nandi mateka FPR izayikomeza kubeshya. Iyo bamurekera mu Bubiligi ko bari bazi ko bagiye gusenya amasezerano ya Arusha, ko bari bazi ko bagiye gusenya amahoro yari yarubatswe Arusha imyaka ingahe yose, bari babizi. Kuko Kagame baramubajije bati Rosalia agende ko tubona gushyira mu bikorwa amasezerano Arusha bigiteye ibibazo. Kagame arababwira ati nagenda. Umukecuru aragenda, nuko jenoside yamusanze mu Rwanda baramwica. Kandi Kagame yashaka kujya kumuhungisha naho batekinisiye ntacyo bakoze kugira ngo bamuhungishe. Kagame yarakeneye ko apfa, kuko umwamikazi Gicanda ntabwo yari kwihanganira iby'inkotanyi zikora ubu ngubu. Kimwe n'uriya musaza Mpyisi nawe ajya anyuzamo akavuga ngo ni abapfumbafu. Urumva iyo bavuga ko ari abapfumbafu nuko abagaya ari abagaya. Ni umututsi wahunganye n'umwami kera, ariko umuriya musaza Mpyisi avuga yuko FPR yitwaye nabi, arabivuga ku mugaragaro. Nejo bundi bajya gushyingura umwami nanone yaravuze ngo nabapfumbafu, yavuze ko ari abasenzi, kubera ko Kagame yabujije abantu bose kujya gushyingura umwami, ategura ibintu bya misa. Nanone ni cya kinyoma cy'abo bahungu bo muri FPR, ikinyoma tuju. Wowe mufite umwami barwaniye umurambo we, umwami yari yarifuje ko bazamuhamba muri Portugal, nkuko tubibwirwa na Benzinge, ari we wari uhagarariye umwami. Benzinge Boniface yari yateguye ko bajya gushyingura umwami Kigeli Fatima muri Portugal, niho yagomba gushyingurwa, niho hari irimbi ry'abami batagira igihugu. Ibyo byarabaye rero. Uko byagenze niki, Kagame yaragiye atanga amafaranga, bajya muri morgue biba umurambo bawushyira mu ndege barawuzana i Kigali, aragenda ntawe uzi ibyo yagiye kuwukoreraho. Barangije umunsi wo gushyingura Kigeli, avuza abantu bose, ategura misa, ategura amasengesho kwa Pasteur Rutayisire kugira ngo abuze abantu bose kujya gushyingura umwami. Bohereje umuminisitiri umwe w'umuhutukazi, ndumva ari Julienne, niwe wagiye gushyingura ahagarariye leta. Abatutsi bandi bose bifuza gushyingura umwami bose yababujije kujyayo, kuba bagiye mu masezerano ya shitani Kagame aho yari yayakoze hari i Remera. Urumva byose ni amayeri. Ibyo byose nabyo bazabesha yuko se umwami nawe hari abahutu bamubujije kumushyingura. Umwami se kuki atari yaratashye mu Rwanda kandi abatutsi baratashye? Umwami yakomeje kuba impunzi, arinda agwa mu mahanga. Nibutse ko umwami mbere yuko apfa bari barishe umuryango w'urugo rwe, bamwiba amadokima yose.
amadokima y'umwami yose yari afite kuva muri 1959 ntabwo ari abahutu bayibye, n'abajura ba Kagame nibo bayibye, bica umuryango baragenda bamena, yari afite coffre fort mu nzu barayitwara. Ayo makuru tuyabwirwa na Benzinge Boniface wari chancelier w'umwami. Donc inkotanyi zirabeshya zikajyana n'igihe zibeshya ubwazo. Ku kibazo rero warumbajije sibyo bya Parmehutu, uko abaparmehutu bitwaye, nibutse yuko mu gihe habayeho izo mvururu z'uko inyenzi zateraga, abatutsi bahungiraga ku maparuwasi, ariko nta mututsi n'umwe bigeze batera kuri paruwasi. Twebwe kuri Sainte Famille aho twigaga hari abatutsi bari barahubatse utuzu tw'ibyatsi, navuga ni twa burende, twa tundi tw'impunzi musanzwe mumenyereye, impunzi zose zigondagonda utuntu tw'utwatsi, ariko nitwe twabagemuriraga. Ababyeyi bacu baduhaga ibishyimbo bakaduha ibijumba, tukabijyana tugiye kwiga tukabishyira izo mpunzi, kuko izo mpunzi zabaga zaravuye mu baturage b'iwacu. Nkanjye nabaha urugero, umusushefu w'iwacu witwaga Rucira Gerard wo ku Muhima hariya aho nari ntuye, aho ababyeyi banjye bari batuye, yarahunze ahungira kuri paruwase Sainte Famille hariya mubona munsi ya rompuwe i Kigali, ariko yaragarutse mu nzu ye. Inzu ye nta wayitwitse, nta wayikuye yitegura, nta wahishe umuryango, ahubwo abaturage barayirinze kugeza agarutse. None se bavuga ko abantu bari bafite urwango? Uwo musushefu yarahagumye yarinze apfa ari umusaza, n'abana be bambera abahamya, uretse ko hari abishwe muri jenoside, ariko hari n'abarokotse. Bo kujya babeshya rero, imvuru zo muri 1959 muri za 60 zaturutse kuri ibyo bitero by'abarunari batumvaga badashaka kumvikana. Ni nkuko n'ubu ngubu nihongera kuba intambara mu Rwanda bizaba biturutse kuri abantu bo muri FPR banze kumvikana n'abandi. Murabibona kandi niko bimeze, mwabonye ko ariko bihagaze. Abantu uko bahagaze ubu ngubu ntibashaka kumvikana n'abandi, bo barega gatuza, babona umuntu bagafunga. Murabona biriya bintu byo kujya gufungira ba Rashidi bacyuma ukajya kubafungira mumva bacukuye munsi ya gereza. Urumva, ntabwo twebwe ku gihe cya Habyarimana iriya gereza yubatswe n'Ababiligi, ntabwo bari barubatsemo imyobo yo kujya guhambamo abantu babona. Ibyo byose ni ibintu byagaragaye ku ngoma ya FPR. Muri make rero nta mpamvu n'imwe yo kwizera amateka yatangwa n'abariya abantu bababeshyi. N'ikimenyimenyi bahimbye ijambo ryitwa tekinika. Numva nabampagarariye aho kugira ngo wenda ntavuga cyane nka maramagambo. Murakoze. Murakoze cyane Mzee Matata, utubwiye ibintu byiza. Ubu nge ikibazo cyanjye cyari ukubaza nimba hari icyo tuzabwira abana, dusanze usibye n'ibyo FPR yabwira urubyiruko by'ibinyoma, tuzi neza ko ari ibinyoma, n'abasigaye bandi nabo bafite ibinyoma nabo babwira abana babo uko bigaragara. Uyu munsi rero ikigaragara nuko yenda sinzi umuntu uzi neza ko atekereza neza uwo ari we, ku buryo ibyo atekereza ari byo yabwira umwana we. Kuko urajya kubona ukabona umuntu wibazaga ko ashobora kuba asobanukiwe, ukumva muri public arabeshya. Nimba rero umuntu abeshya imbere ya kamera iri kubwira abantu b'isi yose, ubwo sinibaza ko inyuma y'ibyo yavuze ari bujye kubwira umwana ukundi kuri, nawe aragenda amubwire nk'ibyo yatubwiye. Rero ni ikibazo gikomeye nimba abana bazareka kumva ayo mateshwa, cyane cyane ko amwe bayabwirwa ku ngufu. Niba twabwira ababyeyi bakareba inzira, ntabwo nzi uko bazabigenza, bakabuza abana kujya muri ziriya ngando, aho bajya kubogereza ubwonko. Ikibazo cyanjye kiracyari kibisi mu by'ukuri. Nimba umubyeyi ubwe adashobora kuvuga ikimubangamiye, bamusenyeye ntashobora gutaka, bamwambuye ntashobora gutaka, ibibaye byose ni ibintu baramwiciye, aho gutaka arasaba umurambo. Uwo mubyeyi sinzi ko ari buzabwira umwana ubwo bategetse ko ajya mu ngando, bamubwira ati iyi ngando ntuyigemo. Biragoye cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kugira abanyarwanda batekereza nk'uko dutekereza. Abana bacu bagiye gutekereza nk'uko dutekereza. Niba utekereza nabi, umwana wawe nawe aba ari imbuto y'ubwo bugome wibitsemo. Ubwo murumva aho u Rwanda dufite rwerekera. Yemwe simbizi pete tubigenze dute. Ndabona ari ugukenyera tugakaza urugamba kugira ngo nibura birangire. Rwose nibyo abantu no gukaza urugamba
ibi bintu bikarangira abantu bakava mu mateka ashaririye babamo. Ariko iyo ntekereje uyu munsi ntabwo ari ukwigira iki, nkareba ibintu FPR ikomeza gukora, ndayakiza ikora ibyo bintu byo muri runari. Abanyarwanda ikintu isomo bakwiriye gukuramo, ngiye ku bwanjye nkwiriye gukuramo ni iyi: habayeho abahemu n'abahemukiwe mu ngoma zose no mu gihe cyose no uyu munsi. Ariko iyo mbonye ubugome nabajije Matata, buriya bugome abanyarwanda babukurahe bw'umurandura nzuzi FPR ikomeje gusema mu Rwanda kuri terere, akenshi nge ntekereza ko n'ibyo byose kuba byaragiye biba hagiye basobanukirwa ko aba bantu ba runari hari ibintu bibi bagiye bakora. Kuko ku bwanjye ntekereza ko abahutu babayeho rwose ni ukuri bakunda abatutsi, barabarongoye bababyariye muri batisimu, kandi n'abatutsi babaye mu Rwanda barabikoze. Kandi ubona ko n'umututsi utarigeze ubakurikira mwabonye igihembo bamuhembye, na n'uyu munsi baracyamuhemba, baracyamwica. Bivuga ko rero abo bantu bo muri runari nyine baba bashaka kwigarurira abantu muri terorisme, ari bo bantu n'ubundi bakomeje guteza akaduruvayo kuva muri rimwe bahunga muri 59 nta kintu babaye. Noneho bari kwanga systema kugira ngo batagabana ubutegetsi. Uyu munsi wa none aha kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri hagiye habaho amakosa ntago ngira, ariko n'ubundi ngewe ntekereza ko rushigisha ari iyo runari ikomeje kugira abantu victime. Ahubwo ngewe ndavuga nti banyarwanda mureke turandure uyu runari waje kugira ngo ajye akomeza kwirirwa avurugutisha abantu, n'abo bantu b'abahutu bagera igihe bakaba bagwa muri uwo mutego wabo. Usibye ko bigoye, umuntu ntabwo yahora agushotora mu maso akwicira abantu akugira ute buri munsi. Noneho uyu munsi wa none aha akaba afite intwaro yo kwica umuhutu, umutwa, umututsi. Ubu koko ntibigaragaza ko izo mvururu zo kuva kuva mbere y'ubwami, kuva mbere ya muri 59 no kugeza uyu munsi wa none uzicariye uziri hejuru wicisha abanyarwanda umunsi ari uri ku ngoma. Nge niko mbitekereza, kubera ko niba banga kugabana ubutegetsi bakumva kuyobora abantu babarira ibyabo bakabagira agatobero, mu by'ukuri nduzi ko nta n'ahandi hantu biba muri iki kinyejana usibye bariya abantu bagitekereza ibintu nka biriya. Bakavuga bati twiyemeje guhanura indege, twiyemeje kuza tukica abantu, bagacukuza ibyobo mu mujyi wa Kigali. Binyemeza ko hari abantu bashobora kugira umujinya rwose bakadukira abantu bakabica. Ejo bundi mu gihe cy'abacengezi iriya ntambara ya M23 yakoreye mu gice cya Ruhengeri Gisenyi, ni ukuri nibi byose ni ingaruka z'ibi bintu bari kubeshya ngo haje abacengezi, ngo haje ibiki kugira ngo bakunde baturangize. Ariko Imana yaraturinze turasigara. Banyarwandakazi, abantu basigaye icyo mbona ni ukurandura icyo kintu cy'umujinya, icyo kintu tukamenya abantu baducanga bari hejuru bishakira ubwo butegetsi, bahindura amateka uko bashaka kugira ngo akunde abe mu nyungu zabo n'abana babo. Twe rubanda rugufi tukahashirira, twe rubanda rugufi tubavumbure rwose, tubavumbure bariya abantu bo hejuru, baba abahutu bashaka kubyitwaza, baba abatutsi bashaka kubyitwaza. Ariko runari muri iyo ndi kumva ibyo byose n'uyu munsi n'ibyo iri gukora, n'uyu munsi yicaye ku butegetsi itarigeze inezererwa, ndavuga nti ni ukureba ikibazo mu muzi. Murakoze Bwana Matata. urakoze cyane. Twegera umusozo rero, ngewe namaze kumva ibintu byinshi mu by'ukuri. Nko mu kanya hari ikiganiro nakurikiraga ngo hari abana babiri muri 40 nabo bagiye gukora ya marushanwa ya Miss Rwanda. Hongeye havukamo abandi bana bafashwe nka Josiane Miseneza. Hari umuntu wafashe ayo mafoto y'abo bana babiri, arababwira ngo mwarakoze kwigirira iki cyizere, ngo dore icyizere mwagize ngo cyahagurutse indege, ngo maze ngo iki cyizere rero ngo mugende mugikoreshe ngo mu guhinga amashyamba. Ubwo ikitumvikana ni iki ko kugira ngo bari abantu babeho uko bashaka kubaho, ndavuga abo barunari nk'uko Madame Betty yabivugaga, abo barunari kugira ngo babeho
baganze batuze ni uko haba hari umwiryane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibyo iyo bidahari barabikereya byanze bikunze. Nubwo umuntu wo mu ruhande rw'abahutu wakumva ibyakorewe aba bana n'ibyo babwiwe, akareba akabona iyo leta ngo irwanye ingengabitekerezo ya jenoside ntacyo yatwaye uwo muntu, ahubwo ubwo ejo inkuru izaba ari inkuru abandi bantu nabo bahagurutse barimo kunga mu ry'uyu nguyu. Ikitumvikana ni iki? Ko hari abantu b'abanebwe, njye mbivuga uko nabyumvise mbere, hari aho babivuze ko ngo aba bantu b'ibwami bari abanebwe, ngira ngo ntibiyongerezaga n'abana bashakaga abahutukazi baza kubongereza. Aba bantu b'abanebwe bifuza kubaho hari abandi babakoreye byose, babona abantu bagiye kwegerana ngo bavugane bagahita bakurura itiku ry'amoko. Mwumvise ba polisi denejo bundi, mwumvise bariya bantu bose ibintu baba bavugana ko murabizi, Habizimana, ba Jean Damascene, ba Dukuzumuremyi, ni Dukuzumuremyi ninde uriya wo muribuka, sinjyana mpfa no kubamenya, bari abagira nabi. Ubwo mubona uru Rwanda ruzerekera hehe rufite aba bantu bahora bazamura agaturufu k'ubwoko, ikibazo kivutse cyose ntibumve ko ari ikibazo abantu bashobora kuganira, bo bagahita bazanamo ubwoko. Nk'aba bana bongeye kuvangurwa, umuntu wo mu bwoko bw'abahutu uri bubirebe nawe akareyajisa, harya uramurenganya cyangwa urarenganya Gitera? Umuntu wateye ibi bintu ninde? Hanyuma ubwo nimba hari uri bureyajise yenda akarenza, ntawe mbishishikarije, ariko biramutse bibaye uba yabiteje abarindi. Felicite wijya kure mbere yuko Matata ajya uri icyo tubwira. Reba, iyo nimugoroba niba wumvise ubuhamya bwabereye kuri radio Umutware ko si bwa mbere nge mbwumvise, FPR ibintu yaje ikora mu igimara mu by'ukuri gutera u Rwanda byari ibintu byo guprovoka no kwenyegeza kantuza akariro, kuko mbona iturufu yayo ni ukwica no kugira ute kuza uri kwica igihumeka cyose aho unyuze. Tikroke abandi bantu bakomeza kujya barebera ngo bari kugira bakomeza kurebera, ntabwo byoroshye. Franchement histoire y'u Rwanda irakomeye. Ngewe icyo mbona uyu runari rwose niwe bakwiriye kurandura burundu, kuko niwe wateje izi mvururu zose kuva u Rwanda rwabaho kugeza uyu munsi. Ndarivuze mpagaze ku maguru yombi rwose. Murakoze. None se Madame Betty, ubundi ako gasomborotso kaba kerekera hehe? Nyine kaba kerekera ngo bajye kwicana. Reba nk'ubu bari ku butegetsi, ntibigeze banyurwa aho barica baniga kugeza no nabonye biriya bintu by'abaminsi jotojire nanjye amarira yanjye, maze ubwo ngubwo kuko murabona atari ugupusa abantu obu, ni ugupusa abantu kuri miri. Noneho barangiza bakavuga kandi bakaza bigira victime. Dore bari abantu bahita bahagarara hariya bagataka bakerekana ukuntu barenganye, kandi aribo barenganya. N'ibintu byose ngewe nzabibashiraho, n'ibi byose Matata amajije kutugira. Ntabwo uzabibashiraho, bibariho, nibo baba babikoze, nibo baba babikoze. Byikugora baba baprovotse abantu, ni ibintu bigaragara. Gusa Abanyarwanda ubwitonzi bumaze kurenga urugero, ntibakwiriye guhaguruka ngo bajye kubivanja physically, ariko bakwiriye guhaguruka bagakora imyigaragambyo, bakirukana kare agatsiko, bakirukana abavantara ku butegetsi, nabo bakicara bagategekwa bakumva ko bishoboka. Ariko nimba bagishaka no guhunga koko batumva bategekwa, nabo ya mipaka bafunze bayifungura nta kibazo. Nibo baba bayifungura rwose, maze isi ikababona cyangwa bakayibona, sinzi uwabona undi. Ariko ibi bintu bikwiriye guhagarara, bigahagarikwa n'abantu bamaze kubona ibikorwa n'iyi runari, bakayihagarika mu buryo bwiza bwo gukoresha revolution. Hanyuma n'ayo mateka tuvuga y'uburozi bari guha abana, abo tuzashobora kuyarutsa tuzayabarutsa, yenda tubereka y'ukuri, cyangwa se ubwo duhere mu mizi twigishe bushyashya, cyane ko nta muntu ufite inyungu zo gukomeza kubona u Rwanda rw'imibororo. Muzehe Matata, ngira ngo wadusoreza ikiganiro, ugira icyo wongeraho kuri ibi byose twaganiriyeho. Murakoze. nari nashyizeho akaboko kugira ngo rwose ndebe ko nasoza. Ndagira ngo mbamenyeshe ikintu kimwe.
Betty ambajije ikibazo avuga ati buriya bugome bukomoka he? Ndagira ngo mbasobanure aho ubugome bukomoka. Ubugome bukomoka ibwami. Ibwami iyo umuntu yazaga akabeshyera undi amubeshyeye gusa akavuga ngo runaka yanga umwami. Umwami baragendaga bakohereza ingabo bakica wa muntu bakica n'abamukomokaho bose, ibyo bita kuzimya umuryango. Ubwo se urumva atari ubugome? Niba umubyeyi w'umugabo yavuga bamubeshyeye ko yica umwami, wasobanura ute kuza ukica umugore n'abana bose na ba nyirasenge na ba agasozi kose kakarimbura ngo abo bantu ngo banga umwami kubera ko umuntu umwe bamubeshye? Ibyo rero byarabaye gatoya nongeremo ko ibyo bintu byabaga kuri icyo gihe cy'ubwami birahari uyu munsi. Hari abantu benshi bafungiye ngo gushaka kwica Kagame, ngo banga abatutsi. Hari abantu bafungiwe ibintu nk'ibyo, na Kizito Mutagatifu Kizito nawe yafungiwe ngo kwica Kagame. Ubwo rero ikindi muzi, iyo baguketseho ikintu cyangwa bakubeshyeye ikintu, umuryango wawe urarubona. Nibwo ujya kumva ngo twagiye iwabo wa naka ngo byagenze uku. Biriya byose bigaruka mu guhita bica n'inshuti zawe. Mwakomeza. Warabibonye ko uriya mwana Sylvia bateye basaza be bose bajya kuberekana ku mateleviziyo, bariya basaza be nta kibazo bari bafite. Biriya rero ibwami barabikoraga, iyo ngeso y'ubugome ituruka ibwami. Noneho hari ikindi kintu ibwami bakoraga, ntabwo bicaga umuntu ngo bibe bihagije. Umuntu baramwicaga barangiza bakamubaga inyama bakazishyira nk'abagiye gucuruza inyama ku isoko, ngo kugira ngo ibyo barabikoze no muri Kongo. Ndagira ngo mbibutse ko Perezida Kabila yigeze kuvuga ngo vraiment ngo c'est tuer tutsira ngo ils sont vraiment terribles. Yarabivuze ati tu t'imagines les gens qui coupent la tête des morts. Umuntu yarapfuye, urabibona neza ko yapfuye, ariko ugaca umutwe kandi yarapfuye. Ibyo bintu abatutsi barabikoze muri Kongo, ku buryo Perezida Kabila yabibavuzeho avuga ati bari abantu nabicanyi koko, atanu baca imitwe y'abantu bapfuye. Neza umuntu wapfuye utwara umutwe gute? Ariko icyo Kabila atamenye nuko iyo mitwe y'abantu bapfuye bacaga bagira ngo bazayijyane hariya ku Gisozi, bazagira ngo bazayijyane mu nzibutso bayicurujemo ya mafaranga idamange yavuze. Nicyo babikoreraga. Iriya mitwe yose ubona ngo abantu n'ibihumbi magana ngahe, ngo abantu ni miliyoni, ntabwo ari byo. Nta batutsi banganaga gutyo miliyoni bapfuye, kuko abatutsi bari mu Rwanda bari Matata n'abahutu bishe bashyizemo hari byose barunzemo rwose. Ngenzi ko hari abahutu bapfuye Nyamirambo muri jenoside, nari impari. Hari abantu bapfuye ari abatutsi, hari n'abapfuye ari abahutu. None se bose ntibabayoreye hamwe? Bazi kuvangura abantu bapfuye, se wabwirwa n'icyo wari umuhutu n'uwari umututsi? Ubwo bugome rero ibwami barabukoraga. Umwami yacaga umuntu ati mugende mu mwice nimurangiza mu mubage, cyangwa bagafata umuntu bakamutera igisuti mu kabuno kikazamuka kikagera mu mutwe. Urumva umuntu uramutse umwishe bikihuta hari icyo byagutwara, ariko nuko babigenzaga. Mwabonye muri gereza iyicarubozo bakorera abantu, bababwiye abantu bakorewe iyicarubozo ikami, bakajyana umuntu bakamukorera iyicarubozo imyaka 2 akazajya gupfa yarihararutswe. Wumvise ubuhamya bw'uriya muhungu, uriya dogiteri warayatanze ubuhamya ku mutware, nawe yakubwiye inshuro 112 bashatse kumwica, inshuro 112. Nukuvuga ko bamujyanaga bakamutobatoba akarokoka, bakamujyana bakamutobatoba akarokoka. Mbaho urundi rugero, umwana w'imyaka 24 Joseph Harerimana, ni wa mwana mwabonye ku murabyo yagiye kuririmba, nawe avuga ati indirimbo za Kizito Mihigo ndashaka kuzazikomeza mu murage we. Ahimba indirimbo yavuze ngo umuntu nyamuntu, ngira ngo yarayiririmba imwe gusa. Umwana yaburi birenge kubera igihagararo. Joseph rwose aho uri Saint Antoine de Padua akugenda imbere niba ukiriho. Nagira ngo ngumenyeshe ikintu kimwe, nuko ubugome bwo mu Rwanda, nje noneho reka mbabwire umuntu muri aba bantu b'impunzi njyafasha.
hari umuntu w'impunzi ntabwo mvuga amazina ye kugira ngo bene wabo batazamuhitana, yarambwiye tumaze rwose amaze kubona ubuhungiro, arambwiye ati baradufashije nuko, yarambwiye ati ibyago abanyarwanda mwagize, ati nuko abatutsi twavutse mu Rwanda, abatutsi turi inyoko mbi. N'umututsi arabimbwira, ambwira ko mu buzima bwe abahutu bamugiriye neza, abantu bamugiriye nabi ari abatutsi bene wabo wa nyina, bene wabo wa se. Aravuga ati twigeze kwirukanwa mu isambu yacu, mama wabo ntasigaye ari wenyine, twirukanwa, ntabwo ari abahutu batwirukanye, twirukanwe n'abatutsi bagira icyo bapfana na data utubyara. Ubwo yabimbwiraga, wenda navuga ko abantu bari bamaze wenda kunywa akayoga n'iki basangira, ariko burya baca umugani nyine ngo umuntu asindana kariho, urumva. Kandi ntabwo aribwo bwa mbere yabisubiremo, yabivuze inshuro nyinshi cyane. Noneho si we wenyine, hari undi muntu nawe wabuze abana be, nawe simvuga amazina ye, hariya aho nakoraga Iruvera Neve, nawe yaje kuvuga ati abatutsi ni babi. Ni umututsi wasigaye wenyine nta bana afite, ariko yageze igihe abona ko bene wabo kugira ngo bamufashe mu kababaro afite ko ari abagome, arabivuga. Nawe simvuze amazina ye, abantu benshi baramuzi, urumva. Ibyo bintu rero by'ubugome, dufite amoko, mu bahutu dufitemo abagome koko bagaragaje ubugome. Navuga memo n'abanyagitarama ntabwo bishwe n'abatutsi, abanyepolitike b'igitarama bishwe n'abahutu bene wabo, kandi babica nabi nk'uko mwabyumvise mu buhamya bwatanzwe. Abagome rero babaho, ariko nagira ngo nkubwire ko indwara y'ubugome, indwara yo gushyira abantu ku ngoyi, ni ingoma ya cyami yabizanye. Ntabwo abahutu bwabo ku ngoma zabo, mu mateka y'abahutu bwabo ku ngoma zabo nta ngoyi yabagaho. Umuntu bena biriya bya gacaca bumva bavuga abantu umuntu yakoraga icyaha bakajya muri gacaca, wari umuco w'ingoma z'abahutu. Umuntu wabaga yagomye bamushyiraga muri gacaca, ariko ntabwo bamushyiraga ku ngoyi ngo bamwice, kubera ko bari bazi ko amaboko y'igihugu ari abantu, ari abaturage. FPR rero murabona ko yisha abanyarwanda, ikabica ikajya no kubicira muri Kongo. Murabona ko isigaye yica abanyarwanda ikazana abanyamahanga. Ni ya ngeso yo ko badafite nosiyo z'igihugu, nta rukundo rw'igihugu bafite, ahubwo bafite urukundo rw'ibyo bashobora kwiba mu gihugu runaka. Ari i Bugande bahabaye bica Abagande, barabiba, baza mu Rwanda bica bene abanyarwanda, barabiba, bajya muri Kongo bica abanyarwanda bahungiyeyo, bica n'abanyekongo bahungiyeyo. Iyo ngeso y'urwango yo kugira umutima mubi, umutima nk'uw'abanazi bo ku gihe cya Hitler, iyo ngeso ituruka mu gitutsi, ituruka mu batutsi, nibo bakomeje no gukomeza kuyihembera n'uyu munsi. None se urebye ibintu bakoreye umuryango wa Rwigara, ukareba ibyo bakoreye Rujugiro wabafashije agatahuka mu Rwanda, ukaba ureba ibyo bakoreye Kizito Mihigo, umwana w'umututsi barihiye ishuri, yaririmba indirimbo imwe bakananirwa kumwihanganira bakamufunga, aho bavuze ngo bamugiriye ikigongo kubera isoni byateraga Kagame, aho bamufunguriye yikomeje kwiririmbira, nabo barongera baramwica. Ubwo se urumva hari ubugome burenze ubwo? Abahutu nabo bakoze ibintu by'ubugome, ariko ubugome burarutanwa. Nagira ngo nkubwire ko umuco w'ubugome uturuka mu gitutsi, ahubwo abana b'abatutsi bariho muri iki gihe bazirinde ruriya rwango barimo kubateramo, ruriya rwango rwa Kabarebe, urwango rwa Twita za Tito Rutaremara. Nibabyirinda niho bazashobora kurokoka. Naho ubundi abana b'abatutsi, baba bo muri Kongo, baba bo mu Rwanda, baba bari Bugande, baba bari muri Tanzania, abasore babyiruka b'abatutsi nibige kwanga urwango rwafashe intebe, rwahawe intebe mu gitutsi. Nibange ko babaraga bariya barunari barimo gusaza, nibange ko babaraga urwango. Umuntu y'umuraza urwanga apfa nabi, kuko byonyine iyo wanga umuntu ni wowe urwara, ni wowe ugira ibibazo, ni wowe urwara za kanseri, ni wowe urwara indwara zituruka ku mutima mubi. Umutima mubi niwe wica abantu. Nagira ngo mbabwire ko bariya basaza ba Pasiteri Mpyisi ntabwo amazire ya myaka yose kubera ibindi. Mpyisi amazire ya myaka yose kubera ko yagerageje kubaho gikirisitu, nawe arabivuga. Umuntu nka Kagame uhora arwaye mu nda, uhitwa uruka, ari perezida wa Repubulika, atabuze ibimutunga, ni ukubera iki? Uzabaze ba Nobure Marara barabitubwiye ko Kagame akunda guhitwa, akunda kuruka,
ni ukubera iki? Ni ukubera umutima mubi, umutima mubi utuma nta kantu arya ngo karegame mu nda. Ibyo bintu by'ubugome nibyo byatumye angana kuriya, asa nk'amagufa gusa, atagira akabiri kamufata ku mubiri. Abandi bantu b'inkotanyi mwarabonye barabyibushye, bazanye amabuno, bazanye amabere. Kagame asigara agakoni k'amagufa gusa. Magarari aho ngaho azicwa n'urwango. Murakoze. Murakoze mzee Matata, azicwa n'urwango ariko rwamaze kumwica kera, keretse n'irwica izina gusa, ko izina niryo dusigaye twumva risirikira aho hose. Nagira ngo mbere yuko nsoza mbabwire ko ibyo uwo mama wakubwiye ati abatutsi ni abagome cyangwa nta n'uwigeze amfasha, njye ndunga rwose murye, nabavutsemo, ntabwo nzi neza yabo, bene wacu barimo nta n'umwe nkuyemo. Abansanze mu gihugu ubona uyu munsi impamvu mvuga ntihagire n'umvuguruza nuko ntibanzi, ntabwo bashobora kukumenya iyo ntacyo ufite, bakumenya ari uko hari doga izina ryawe rigomba kujyana n'ibyo utunze. Iyo ntabyo utunze ntabwo bakuzi, iyo ntabyo utunze ukaba utazi no guhakwa biba birangiye, ntabwo izina ryawe bashobora kuzapfa barimo. Ubu umututsi w'umuhutu ntabwo baba bakuzi, ntabwo mumenyana. Ngo rero urwango wa mugani wawe uko bivuze uti abana nibigobotora urwango ababyeyi babo bababeshya ko ngo bazategeka imyaka 400, ariko bajye batekereza na plan B. Ese iyo myaka 400 ko bigaragara neza, bitangiye kugaragara ko muri 27 za sekurume zanze konka, abo bana babeshye bazaberekeza he? Kandi ko nabo bakigera mu Rwanda babyaye abana babo bakaba bagize imyaka za 25 n'irindwi gutyo, bo bazaberekeza hehe n'urwo rwango babashyizemo? Yewe ndumva umuntu akomeje kuvuga iby'aba bantu, ikiganiro cyakomeza kigafata iminsi, numva twasubika tukazakomeza muri chat. Mwakomeje kudukurikira, ariko yenda nasuzamo bake, Abamaridus, Bemba, Karinu Bebefu, Bea, ndabona Brigitte Tuyishime, Honorable ndagushuje, n'abandi ntashuje mwese twakoranye ikiganiro. Claudine umubyeyi ministre wacu ndagushuje, nawe Barino, mwese mwakoze kudufasha iki kiganiro, ntabwo twivugishije, twari kumwe namwe. Ubwo rero ibiganiro nakagaruka, ubwo naho ubutaha.